isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye. Rachel yakomeje atubwira ati byose namaze kubishyira ku murongo, ubundi ndateka turarya. Tumaze kurya ababyeyi banjye banyicaza hamwe kugira ngo banganirize mbere y'uko njya ku ishuri. Nuko papa atangira ambwira ati Rachel mwana wacu, ntabwo tuzi niba ari inama tugiye kukugira kuko uri mukuru, cyangwa se niba twakubwira uko ugomba kwitwara kuko nta kintu utazi. Ariko nanone ntabwo twatuma ugenda tutaganiriye, kandi uzamara igihe kinini utagaruka hano. Ababyeyi banjye banganirije nk'umuntu mukuru, kuko ntabwo bari kumpa nka za nama bakundaga kumpa kera ubwo nabaga ngiye kwigana na Burina, kuko bari banabizi cyane ko icyo nshaka nkizi. Ikirenze n'ibyo ngibyo nkaba ndi mukuru cyane ku buryo ibintu byose mbisobanukiwe. Nanjye mbasezeranya ko impamvu ngiye kwiga ari ukugira ngo umugambi nari mfite kuva kera hose nzawugereho, kandi mbabwira ko ntazigera mbatenguha. Nuko uwo mugoroba umaze kwira turaryama, ndetse mu cyakare nzinduka ndi gupakira. Ubundi Rene aza kundeba njyana ku ishuri. Muri uwo mwanya Rene nawe yari ageze mu wa gatatu w'amashuri ya kaminuza, asigaje imyaka 2 gusa kugira ngo arangize, kuko ikiganga bigaga imyaka 5. Nuko tugeze ku ishuri aho nigaga, abayobozi bashimishwa no kugaruka kwanjye, ndetse barishima cyane kuko n'ubundi nari umuhanga kera. Bambwira ko nubwo ngiye kwiga ndi mukuru mu bana bato, ariko ntabwo intego yanjye ikiri yayindi. Babwira ko nta cyahindutse uretse imyaka gusa. Byarangoye cyane kwigana n'abana batoya, ariko nyine nari mbarusha ubwenge. Birumvikana ntabwo nari gushukwa n'ubwana bwabo ngo bunteshe umutwe. Rene nawe akomeza kumba hafi cyane, ku buryo naje gusoza uwo mwaka neza n'amanota meza, bakanyohereza ku kindi kigo. Ndetse n'ababyeyi banjye Rene yakoze uko ashoboye kose kugira ngo abiteho cyane, ndetse ibyo yakoraga byose akaba yarabikoraga abikuye ku mutima kubw'urukundo yankundaga. Uwo mwaka urangiye nagiye mu biruhuko, ari nabyo byasohotsemo amanota, ndetse ababyeyi banjye barishima cyane. Nabo bari basigaye babayeho neza Rene kuko yari yarabaguriye amasambu 2 yo guhingamo ibyo kurya. Inzu yacu arayivugurura, bashyiramo n'umuriro w'amashanyarazi, batagicana agatodo we. Nuko nanjye amanota aza gusohoka nibwo naje kwiga mu kigo bari baranyoherejeho. Amasomo nyatangira neza nta kibazo, ndetse n'abana twari twariganye muri troncome hamwe twarazanye aho ngaho. Igihembwe cya mbere nakize neza cyane, dore ko nta kibazo nagiraga. Nuko mu gihembwe cya kabiri umunsi umwe navuye muri refectoire kurya nk'uko bisanzwe, njya kwiyicarira muri jaride nakundaga kwiyicariramo, kuko nubwo nari mukuru ariko ntago naburaga gufata akanya ko kwitekerezaho, nanegera n'Imana kugira ngo ikomeze inyereke inzira yo kunyuramo ikwiriye, maze ubundi mbone nanjye inzira yo kunyura. Kandi nanone akenshi nakundaga kuba ndi njyenyine, kuko abandi bana babaga bagiye gusabana nabo bari mu rungano rumwe. Nicaye muri ako kajaride gakikije igikuta cy'ikigo cyacu, nagiye kubona mbona imisatsi y'umukobwa irimo guhinguka inyuma y'igipangu. Mu kureba nyirayo mbona ari guhengereza, ariko we ntiyabasha kumbona cyane ko atari njye munyeshuri wari uri aho ngaho mu kigo, kuko tumaze kurya n'abandi banyeshuri babaga bari gucaracara. Bivuze ko yacunganaga no kubona umuntu utambaye impuzangano cyangwa se imyenda y'ishuri, agahita ahamya niba ari umuyobozi wo muri icyo kigo cyangwa se niba atari uwaho. Nuko amaze kubona ko atari uwaho ngaho ahita yurira igipangu vuba cyane, ubundi agwa mu kigo imbere. Mpita mbibona ko ari umwe muri ba bakobwa abayobozi b'ikigo birirwa batubwira bigize nabi cyane, bajya hanze y'ikigo gukora imico mibi, harimo kunywa ibiyobyabwenge ndetse no kuryamana n'abagabo kugira ngo babahe amafaranga. Umukobwa mu kunyuraho mbona afite ubwoba bwinshi cyane,
mpita mufata akaboko kuko nari mukuru, ubundi musaba kwicara iruhande rwanjye. Ibyo mbikora ngira ngo mugire inama byibura abashe kuva muri izo ngeso mbi, abanze yiga amashuri, byibura nayarangiza azabone kwangiriza ubuzima bwe, ahari afite n'impamyabushobozi wenda byazagira icyo bimufasha. Umukobwa aranyumvira yicara iruhande rwanjye, maze ndamubwira nti ndabizi urabizi ko ugiye gutekereza ku mpamvu ngiye kukubwira ibi ngibi, kandi akenshi abantu bakunda gutekereza ko ubuzima bwa buri wese ari ubwe n'undi ubwe, ariko n'inama ngiye kukugira. Ababyeyi bawe cyangwa se abakwitaho batekereza ko umeze neza hano mu kigo, bakaba bazi ko wiga amashuri neza ariko bigaragara ko babeshya. Gusa inama nakugira mukobwa mutoya, ndabona uri na mushya muri iki kigo ariko byaba byiza ushyize amasomo imbere, kandi rwose byazagufasha mu buzima bwawe, kuko ibyo ujya gushaka hanze ntabwo ari byo bifite agaciro kurusha uko ababyeyi bawe batekereje ko uza hano ngo wige uzabashe kwigirira umumaro, ndetse uwugirire n'abandi harimo ababyeyi bawe ndetse n'abavandimwe bawe. Rero genda witekerezeho neza maze ubundi ufate umwanzuro ukwiriye. Ako kanya namaze kubwira uwo mukobwa gutyo ntiyagira icyo ansubiza. Mu kanya gatoya numva atangiye gusepfura ndetse araturika ararira. Ndikanga nibaza niba mu magambo mvuze hari aho mubwiye nabi. Muri ayo marira ahita ahaguruka aho nari nicaye agenda yerekeza kuri refegitwari, ariko agenda ambwira ngo urakoze. Nibaza kuri uwo mukobwa ukora amakosa ubundi wamugira inama, aho gushimira cyangwa se ngo aceceke ahubwo akarira avuga ngo urakoze, bigaragara ko aguciye amazi. Nkomeza kwiyicarira ntekereza ku byanjye. Hashize akanya gatoya numva bakubise ku cyuma, kureba ku isaha nziza nari nambaye ku kaboko Reni yampaye, mbona isaha ntago zari zagera zo gusubira mu ishuri nyuma ya saa sita. Nibaza impamvu batwinjije mu ishuri hakiri kare cyane, nuko mpaguruka aho nari nicaye ngenda ngana mu ishuri, ariko kugera mu kigo hagati aho abanyeshuri twatondaga imirongo mu gitondo ngo tuvugire isengesho rimwe tunaririmba indirimbo yubahiriza igihugu, mbona abanyeshuri bose batonze imirongo nk'uko tubigenza mu gitondo. Ngenda mbasanga nanjye njya ku murongo w'ishuri ryacu. Kureba imbere mbona animateri, prefe ndetse na directrice bacu bafashe wa mukobwa wuriye igipangu akinjira imbere, nk'aho bagiye kumwerekana nk'umunyamakosa imbere yacu twese. Mpita mbona ingaruka z'ibyo umwana w'umukobwa yakoze, kandi akaba agiye kubura amahirwe yo kwiga. Niyo batamwirukana abanyeshuri bose bakaba bagiye kumumenya ko ari umunyangeso mbi. Nuko directrice atangira avuga ati mutwihanganire kubwo kuba ikiruhuko cyanyu tugicishirijemo hagati, ariko nanone ntago twari kubura guhana twihanukiriye kandi kumugaragara kugira ngo bibere abanyeshuri mwese ndetse n'ababyeyi isomo, duhanuye umwana w'umukobwa Mariyamu. Uyu mwana w'umukobwa yaje kwiga hano muri uyu mwaka, igihembwe cya mbere akiga nabi cyane, kuko mama we yahoraga atubwira ko amafaranga yose y'ishuri azayishyura, ariko ntiyishyure bikamera nk'aho uyu mwana yigira ubuntu. Ariko igihembwe kigiye kurangira azana amafaranga nabwo biruhanije cyane, tumubwira ko natongera kuriha neza umwana we Mariyamu tuzamumwoherereza, ubundi ajya ahandi kwiga ku buntu niba abona ko uburemere n'amasomo dutanga bitangirwa ubuntu. Nuko mama we adusezeranya ko atazigera gutinda kwishyura, bityo tumubabarire. Turamureka umwana ariga. Iki gihembwe kigiye gutangira dutungurwa no kubona Mariyamu na mama we baje hano bafite inyemezabwishyu iriho 1/5 cy'amafaranga yose agomba kwishyurwa. Aradutakambira tumubwira ko tumuhaye ukwezi kumwe gusa akishyura amafaranga yose cyangwa se uyu mwana akirukanwa. Mama we atubwira ko ukwezi kumwe azaba amaze kwishyura, none nyuma y'amezi 2 atarishyura, Mariyamu twamwohereje iwabo ngo ataha azagaruka azanye amafaranga yose. Ariko dutungwe no kumusanga muri refegitwari arimo kurya ibiryo abandi bana bagenzi be bamubikiye. Kuri iyo mpamvu Mariyamu tugiye kumwirukana burundu, ndetse na bagenzi be bamubikiraga ibiryo mu ibanga ubu bari mu gihano. Impamvu dukoresheje iyi nama itunguranye no kugira ngo aka kanya mwese mumenye ko atari byiza gukora iby'ikigo gifata nk'ikizira. Uru rubabera urugero, kandi uzabirengaho tuzifashisha inzego za leta ngaho mujye mu kiruhuko cyanyu. Ako kanya directrice yamaze kuvuga gutyo, abanyeshuri bishimishije birabashimisha, ndetse umubare munini wabaga ari uwabo bishimishije cyane,
Bigaragara ko baturuka mu mbyeyi amafaranga atari ikibazo. Bagenda basakuza cyane ngo mumwirukane niwe utuma tutiga neza. Ariko njye nza kwibuka umunsi nsubika amashuri yanjye kubera ko ababyeyi ba Burina wari waramfashije bari baramaze gupfa. Numva agahinda karanyishe ndetse ndebye Mariyamu uburyo bari kumujyana mu biro bya directrice kugira ngo bajye kumuha urupapuro rumwirukana. Ndeba n'amarira yararimo kurira ubona afite agahinda. Nanjye kurira sinamenya aho bivuye. Ubundi mpagarara ku gikuta cy'ishuri ryacu ntegereza Mariyamu ngo ave ku biro basimuganirize. Nanamuhita ikimucyura iwabo kuko ntago yari atandukaniye nanjye kuko twese twari abakene. Icyo namurushaga gusa nuko nari mfite Reni wankoreraga byose. Ndetse nza kubabazwa n'amagambo nabwiye Mariyamu ubwo yarakimara kurira ikigo mu gihe nari nzi ko avuye mu mico mibi, ahubwo we yaraje kurya ibiryo bamusigiye kuko yari hanze y'ikigo bamwirukanye. Mpita numva burya atari ngombwa guca urubanza urucira umuntu ubonye bwa mbere cyangwa se utazi ibye, kuko iteka imanza 95 zicibwa ari imanza zitabera. Mbona ko Imana yonyine ariyo mucamanza uca urubanza rwera, ndetse nsaba n'Imana imbabazi. Ndetse nubwo nari nshaka guhura na Mariyamu numvaga mfite igisebo cy'uburyo ndamuhinguka imbere, ariko nanone mbere ya byose nagombaga kumusaba imbabazi kugira ngo byibura atamfata nabi nk'abandi bantu. Kandi ibyo nari namubwiye nta mutima mubi nigeze mbivugana. Ntabwo byatinze Mariyamu yasohotse mu biro bya directrice asohokana na animatrice berekera kuri dorotwari z'abakobwa. Birumvikana yari agiye gufata ibikoresho bye, ubundi nyuma y'akanya gatoya yari avuyeyo aza agana ku marembo y'ikigo ngo asohoke, ari nako abanyeshuri bose barimo kumuha urw'amenyo. Byumvikane ko kuri njye nari namaze kwikuraho ibitekerezo by'uko Mariyamu ari umunyamakosa, ndetse nkaba ntanakeka ko umubyeyi ashobora kohereza umwana muri icyo kigo adashaka kumwishyurira. Mpita mbifata muri ya nzira y'uko iteka ari uko ababyeyi batwifuriza ibyiza gusa. Akaba yarazanye Mariyamu muri iki kigo ngo azige neza kuko cyari ikigo cyiza, ubundi nawe azisakaza uko ashoboye azamwishyurire kugeza yarangije. Ubwo nakomeje gutekereza gutyo kugeza ubwo Mariyamu yangezeho. Angeze iruhande mpita mwegera ntangira mubwira nti, Mariyamu ngusabye imbabazi ku byo nakubwiye mbere. Nukuri ntago nari nzi ko biragenda kuriya, nta nubwo nari nzi ko ari rwo rugamba uri kurwana narwo. Gusa nanone ntago nabura kukubwira ko iri atari ryo herezo ryawe, kubera ko iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ndabizi umutima wawe uraremerewe kubera ko uri gutekereza ukuntu ubuze amahirwe yo kwiga mu kigo cyiza nk'iki kandi wari waragitsindiye, ukumva isi yose ikurindimukiyeho. Ariko Mariyamu ibyiza isi yose ibigenera umuntu, isi si yibigenera umuntu ahubwo Imana niyo ibigenera umuntu. Ni ukuri hangane kandi wumve ko ndi kumwe nawe. Narangije kubwira Mariyamu gutyo kwa kundi abakobwa tugirirana amarangamutima. Mariyamu yandyamye mu gituza mu buryo bwo kuntera agahinda. Mpita mbona ko ibyo namubwiye nta nubwo yigeze abigiraho ikibazo, ahubwo akomeza kurira atsikemba mu gituza cyanjye, ku buryo numvise amarira yatangiye kugera imbere mu gasutiye nari nambaye. Ubundi Mariyamu mufashe igikapu cye musaba ko basi mbere y'uko ataha yabanza akaza tukajya muri jaride hamwe twari twicaye, ubundi mbanze muturishe namara gutuza neza abone gutaha. Ibyo mbikora kugira ngo abanze atuze neza, kuko ari nkaho ngaho impanuka zibera ugasanga umuntu ari kugenda mu muhanda yataye umutwe, maze ubundi imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga bikamugonga ugasanga hatakarije ubuzima. Nuko Mariyamu ambera umwana mwiza cyane, ubundi araza nkurikiye nanjye mufashe akaboko. Tugeze muri jaride ndambika igikapu ku ruhande, ubundi nicara mu gacaca kari gahari. Maze kwicara Mariyamu nawe aricara nk'umuntu wese ubonye umuhoza amarira, arambika umusaya mu gituza cyanjye nanone akomeza kurira. Ndamubwira nti Mariyamu ndabibona urakomerewe, ariko nta mpamvu yo kwiheba, ariko nanone ndagusaba kwihanganira ibintu utabasha kugira icyo ubihinduraho, kandi nturenganye umubyeyi wawe kuba atabashije kubona amafaranga yo kwishyura igihe, kuko mbizi neza ko ababyeyi ntako baba batagize. Ni ukuri hangane mwana wa mama.
Mariyamu Yesu avuga ati mu by'ukuri ntabwo mbabajwe n'ukuntu banyirukanye ku ishuri, ahubwo mbabajwe cyane n'ukuntu umuryango wacu wagira ngo ufite umuvumo, kubera ko nta na rimwe umuryango wacu ujya ugira amahirwe mu bintu byose biwubaho, uhereye kuri nyogokuru kugeza kuri mama wacu na mukuru we. None nanjye ubu ngubu biba byanshobeye uburyo ibyago bikomeza kudukurikirana. Ndamusubiza nti ndakumva Mariyamu, ariko buriya ntabwo ari umuvumo, ahubwo ugomba kumenya ko buri kintu cyose kiba ku isi Imana ibikizi kandi igishaka, bityo iyi ikaba ari inzira Imana yateguye ko wanyuramo. Ikindi kandi buri muntu wese uri ku isi Imana imutegurira inzira acamo kugira ngo ibere isomo abandi bantu batuye kuri iyi si, kubera ko tutigiye kuri bagenzi bacu ntago tubona neza ububasha bw'Imana. Bityo ndagusaba kwihangana cyane ndetse ukomere umutima kuko byose bizagenda neza, ariko nanone ntago nakwanga kugutega amatwi kandi naguhaye umwanya. Mbwira byagenze gute? Ndabizi ko iyo ufite agahinda ukabwira umuntu wizeye amateka yawe bigufasha kuruhuka kandi ukumva utuje, nicyo kintu nkwifuriza gusa. Bityo mbwira nyizera nguteze amatwi, kandi ibyo uri bumbwire byose ndakubikira ibanga mbishyingure mu mutima wanjye. Mariyamu Yesu avuga ati ubundi njye njya kumenya ubwenge nasanze mbana na mama wanjye twebera mu cyaro i Tesara. Mama ari umugore ukora imirimo yo guhingira abantu kugira ngo abone ibyo kurya, ariko mama rimwe na rimwe igihe atagiye guhingira abantu ahubwo akavuga ko agiye gushaka mukuru we yaburiye irengero, yagaruka nkamubaza niba yamubonye akambwira ko atamubonye, ariko atazacika intege na rimwe kuko azakomeza kumushaka. Ubwo mama yandeze neza cyane ku buryo mu bushobozi bwe ntigeze ngira icyo muburana, ndetse nkarya mu gitondo ibyaraye mu nkono, saa sita ndetse na nimugoroba, ariko ubwo buzima twibereyemo gusa kugeza ubwo mama wanjye yanjyanye mu ishuri riri mu cyaro cy'iwacu. Ubundi ambwira ko ngomba kwiga neza cyane, mubwira ko ngomba kwiga cyane ndetse nkazaba n'umukire ku buryo natwe tuzagura imirima yacu yo guhinga. Imyaka yakomeje kwicuma mbana na mama wanjye kugeza ubwo naje kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, nza kuyarangiza neza natsinze banampa ikigo ngo nze kukigaho iki ngiki, ariko mama wanjye aranyicaza ambwira ko mu bushobozi dufite bitashoboka ko naza kwiga muri iki kigo, bityo ngiye kwiga ku kigo kiri hafi yo mu rugo giciriritse ntaha mu rugo, noneho nzaze gutangira ahangaha mu mwaka wa 4. Yarashatse amafaranga menshi yo kundihira, ndabyemera, nuko mama wanjye ambwira ko maze kuba mukuru ndetse akaba ashaka kumbitsa n'amabanga yose n'inkomoko yanjye yose, harimo na papa wanjye ndetse n'uburyo yaburanye na mukuru we akaba yaravuye aho bari batuye akaza kumushakira muri iki gihugu cyacu. Mama namubwiye ko atari ngombwa kubimbwira kuko ntacyo byamara uretse kumuriza amarira nk'ayo yakundaga kurira buri uko yabyibukaga. Mama arambwira ati mwana wanjye Mariyamu, ndabizi iteka kuva wavuka nta kindi kintu nziho uretse amarira, ndetse ibyo bikaba biri muri bimwe bituma ungirira impuhwe, kandi uri umwana njye nkaba umuntu mukuru kandi nkaba ndi na mama wawe, ariko buriya iteka buri muntu wese uri hano ku isi agira amateka ye, ndetse ubuzima bwacu bwa hano ku isi n'ubundi bukaba bwubakiye ku mateka. Nkaba nifuje mwana wanjye kukubwira amateka yanjye nanyuzemo kuva kera hose, ndetse no kugira ngo ubone uko tubaho gutya turi babiri, nta muvandimwe ndetse nta na papa wawe. Ubundi navukiye mu gihugu cya Masofa, nsanga mbana na mukuru wanjye ndetse na mama, nuko nyuma mama wacu aza gupfa, ariko apfa mukuru wanjye yaragiye gushakisha amafaranga kuko umugabo w'umubwirizabutumwa yakoragaho yari yaramaze kumwirukana. Nuko mama amaze gupfa ndamushyingura njyenyine, nanjye ntangira urugamba rwo gushakisha mukuru wanjye, ariko Masofa yose nyizenguruka mushaka naramubuze. Mpita nibuka ko mama yigeze kutubwira ko avuka mu gihugu cya Kentrone, mpita nshaka ubushobozi nza muri Kentrone, ariko yose ndayizenguruka ubundi birangira mukuru wanjye mubuze. Nuko muri uko kuzenguruka igihugu cyose nza kwisanga ndi inaha mu cyaro cya Tesara, ngira amahirwe mpahurira n'umukobwa muto mwiza cyane ndetse ufite umutima mwiza. Umukobwa wari ufite n'amafaranga menshi cyane bikanyobera. Umukobwa ambwira ko yitwa Monica, akaba ari umwana wa chairman w'aba Lewis Company wari waramaze igihe yitabye Imana, witwaga Robert Lewis. Nuko Monica amubaza impamvu ari inahangaha mu cyaro kandi waba ari abakire batuye mu mujyi.
ambwira ko umuryango wabo ufite abanzi benshi cyane, bityo akaba yarahunze mu buryo bwo gukiza amagara ye, ndetse ambwira ko twakwibanira ko nta kintu nzigera mbura. Monica amubwira ko nta kibazo rwose kandi nanjye ntago nzamuhemukira. Nuko njye na Monica dutangira kwiberaho muri ubwo buzima, turya neza tugakora ibyo dushatse ndetse tunishimye, ariko akaryoshye ntago gahora mu itama. Monica igihe kimwe naje gusanga yapfuye, ndetse kubera ko ari njye nabanaga nawe polisi yagiye kumfunga banshinja ko ari njye wamwishe. Muri gereza maramo igihe kinini, nza gufungurwa ku mbabazi za perezida. Nkimara gufungurwa nigumiye mu cyaro inaha ngaha, nza guhura n'umukobwa witwa Josephine twari twarahuriye muri Merine, ambwira ko ari gushaka mukuru we witwa Nataliya, nawe asigaye yibera inaha ngaha, ubundi akajya ndangira ahantu ho guhinga kugira ngo mbashe kubaho, kuko Monica wari untunze we yari yaramaze kwipfira kera ntazi n'ikintu yazize. Nuko ubuzima buza gukomeza gutyo. Mwana wanjye ubuzima bwanjye bwatangiye guhinduka ryari rero. Wari umunsi umwe ubwo nari nibereye mu rugo bisanzwe. Mu rugo haza umusore wari mwiza cyane, ariko umusore afite ibikomere bigaragara ko avuye kurwana. Uwo musore amaze gukomanga muha karibu, mwicaza muri salo, ubundi aricara atangira ansaba amazi yo kunywa. Umusore amazi ndayamuhereza, amaze kuyanywa aranshimira cyane. Umusore mubaza aho agiye, ambwira ko atazi aho agiye. Mubwira ko nyamara ashatse yabanza gutuza, ubundi akamenya aho agiye kuko byagaragaraga ko yataye umutwe. Nuko umusore ambwira ko mugiriye neza, bityo umufashije namwereka aho kuryama. Umusore mpita mujyana ku buriri bwanjye naryamagaho, kuko nibwo bwari busigaye muri iyo nzu. Ubundi aryama nshimiye, ambwira ko mukoreye neza, bityo igihe kimwe azanyitura, ndetse natanyitura urubyaro rwe ruzanyitura, cyangwa se urubyaro rwe rukitura urubyaro rwanjye. Nuko umusore mubwira ko nta kibazo, utakwima umuntu icumbi kandi arikeneye. Umusore yamaze kuryama, nanjye nsohoka hanze muri ayo masaha y'umugoroba, nkomeza gukora utwo nari ndi gukora, ndetse nawe urabyumva gahunda zahise zihinduka, kuko ibyo nari ndi gukora byose nahise nongeraho no kwakira umushyitsi nari nabonye, cyane ko yari umusore mwiza cyane. Nuko guteka ibijumba n'ibishyimbo ndabireka, ahubwo mpita njya ku gasantere ka Tesara, ubundi ngura umuceri, ntaha n'imboga zo kuwurisha, ngaruka mu rugo, ariko ngira ngo ndasanga yakangutse, cyane ko byari byageze mu masaha yo ku mugoroba. Ariko kugera mu rugo nsanga umuryango wo muri salo uracyameze nk'uko nawusize, ndetse n'icyumba ari uko. Mu kugera mu cyumba nsanga umusore arimo kurota, avuga amazina y'abantu wagira ngo ni abantu bari inshuti ze cyangwa se umuryango we, kuko yakundaga kuba ari kuririmba Makironi, Toromeo, Dovina, Broni, Riario, Sanctus, Santos ndetse n'abandi, ariko agakomeza kubaririmba cyane. Murebye neza mbona ni inzozi arimo kurota. Muri izo nzozi nanga kumukangura ngo mureke arote neza, ariko ntangira kugira ikibazo cy'ahantu ararara kuko bwari bumaze kwira. Ibyo sinabitindaho cyane, ubundi njya guteka. Ntangira nshaka udukwi two gucanisha n'ibishara byo gufatisha mu ziko. Umuriro maze kuwucana noza isafuriya, ubundi nshyiramo umuceri, nshyiramo n'amazi, ubundi ntereka ku mashyiga. Umuceri utangira gutogota, ndimo gutegura imboga, ariko simbure kwibuka isura iriho ibikomere y'umusore nakiriye mu nzu iwanjye. Nuko imboga maze kuzitegura, nterura umuceri ku ziko, ntangira gukaranga imboga, nshyiramo n'ibirungo byose nari naguze, ubundi nshyiramo amazi, zitangira gutogota. Nanjye mboneraho gufata akanya ko kujya mu cyumba, ngafata igitenge, ubundi nkajya gukaraba. Nuko njya gukaraba, maze gukaraba nteruraho imboga ku mashyiga, maze kuzikuraho ngaruka mu nzu, nisiga amavuta nyuma yo kwihanagura, maze nambara umwenda wanjye wo kurarana wari ufite imishumi imbere, kuko wari umeze nka kimono y'abakinnyi ba karate ariko ifite ubwoya bw'intama, ukaba waratumaga nshyuha cyane mu buriri, kuko Tesara haba imbeho cyane. Maze kuwambara nicara muri salo ntekereza akanya gatoya. Ako kanya numva umuntu mu cyumba urimo kwayura, mpita numva wa musore byanga byakunda amaze gukanguka.
mpita mpaguruka ngenda ngana mu cyumba kuko nabikekaga ko umusore nsanga yakangutse. Mu kumbona aratungurwa cyane ukuntu ari aho ngaho, ambaza uko yahageze, mubwira uko namubonye n'uburyo namuhaye aho kuryama. Umusore mpita mbona arikanze, bigaragara ko mbere yari yataye umutwe. Nanjye mpita nshaka uko muturisha ubundi aratuza, ambwira ko yari afite gahunda yo kujya gushaka umuvandimwe we witwa Sanctus babanye cyane, ariko akaba yanyuze izi nzira zo mu cyaro mu buryo bwo kwirindira umutekano. Umusore namubajije izina rye, ambwira ko yitwa Cosmos Sultanis, nanjye mubwira ko nitwa Sophia. Ambwira ko mfite akazina keza, nuko ndamushimira. Ambwira ko ubwo agize amahirwe bukaba bwije, bityo ari wo mwanya wo kuba yava aho ngaho akagenda mu ijoro aho badashobora kumufata. Mpita mubwira nti mu by'ukuri ntabwo nakugira inama yo gufata inzira ugenda nijoro, kuko inaha ntabwo ari nko mu mijyi umuntu yigendera igihe cyose ashatse. Ikirenze n'ibyo ngibyo, inaha hakaba hari amashyamba menshi cyane, bivuze ko bashobora kukugirira nabi kandi ugasanga uhatakarije ubuzima. Bityo nakubwira ko njye kuba uri hano nta kintu bintwaye, byaba byiza uruhutse neza ubundi ukabona kugenda. Cosmos yahise ati ni ukuri ndumva ufite umutima mwiza. Bitewe n'ibihe mvuyemo ntabwo nibukaga ko abantu bakigira imitima myiza, kuko icyo nari mfite mu mutwe wanjye bwari ubuhemu bw'abantu ndetse no guhemuka baca inyuma abantu. Ikirenze n'ibyo, uwo nizeraga nk'inshuti magara akaba ari iguca inyuma. Gusa Sophia ndagushimiye cyane pe, sinzi uko nabikubwira. Ndamusubiza nti ni ukuri nta kibazo, kuko ineza nagirira buri muntu wese ni ineza nanjye nagiriwe na Monica inshuti magara, bityo nanjye ntago nabura gukora ibyiza kandi hari uwabingiriye. Cosmos ahita avuga ati yo, ndumva uwo Monica wakugumye mu mutwe yari umuntu mwiza disi. Ndamusubiza nti Monica yari umukobwa utuje cyane, akaba umukobwa w'umurewisi wari waravuye iwabo ari gukiza amagara ye. Cosmos ahita avuga ati ngo Monica w'umurewisi? Monica ari hehe se? Ndakwinginze ndangira Monica kuko ndamukeneye cyane. Cosmos namubajije niba aziranye na Monica, ambwira ko umuryango w'abarewisi yawubayemo cyane, ndetse kuri iyo nshuro akaba arimo guhunga, akaba ari guhunga abanzi b'abarewisi. Ikirenze n'ibyo, Monica akaba yari mushiki wa Tolomeo wari chairman, akaba wari yaramaze kwicwa. Numva ndababaye cyane kuko nabuze aho mpera, mbwira Cosmos ko Monica nawe yamaze gupfa. Ariko Cosmos amaze kuntitiriza ambaza aho Monica ari, akabona ndacecetse, yahise yibwira uko byagenze, ambaza niba nta kintu byibura, ntazi nk'umuntu waba uzwi waba warishe Monica. Cosmos mubwira ko nanjye nagiye ngasanga Monica yapfuye, akaba ari njye bashyizeho icyaha kandi ngo kuko ari njye twabanaga. Cosmos yaranyihanganishije cyane, mubwira ko nta kibazo, nta kintu twahindura ku bibazo byose biri kuri iyi si, kuko niko twabisanze. Nuko mubwira ko ngiye kumushakira amazi yo koga. Cosmos ambwira ko atabasha koga kandi afite ibikomere umubiri wose. Mbonye bimeze gutyo, mubwira ko noneho ngiye kumufasha kumwomora ibikomere bye, muhindurira ibipfuko. Ambwira ko rwose neza ndi gukomeza kumugirira ntazayicuza. Nuko mpita nikoza hirya nzana ibipfuko nari mfite by'ibisebe, ndetse n'umurava mwinshi wo kuba ndi kumwe n'umusore mwiza nari maze kumenya ko ari inshuti y'abakire bakomeye mu gihugu cyacu. Ubundi ntangira kumufungurira agashati yari yambaye, kwitegereza umubiri wose nsanga ahatari ibisebe n'inguma, bigaragara ko ashobora kuba ubuzima bwe bwose kuba yarindwanye. Nuko ntangira kumukuraho ibipfuko bike yari afite, ahubwo aho bitari biri nkahahanaguza amazi n'igitambaro cyiza nari nazanye. Umusore ndagenda mwitaho neza, ubundi mubaza niba hasi nta bisebe afite. Ambwira ko umubiri we wose washenjaguritse. Mpita ntangira kwibaza ukuntu ndamupfukira no hasi, bisaba ko ndamureba ubwambure. Nuko ngiye kumubwira ko araza kuhipfukira no kuhatunganya. Nagiye guhaguruka umushumi uziritse ipinjama yanjye, nsanga Cosmos yari yawicayeho. Mu guhaguruka aguma wicaye kuko yari afite n'ibiro byinshi. Nagiye kubona nibona umushumi wapfundutse ndetse ipinjama yanjye yose ihita ifunguka. Umusore Cosmos ahita ndeba ubwambara mpereye imbere, kuko nari mpagaze imbere ye neza.
mu kunzengurutsa amaso hose mbona ari gutwarwa. Nanjye nibaza icyo ari kureba nsanga nuko byagenze, mpita nibaza igihe byagendekeye gutyo n'isoni nyinshi ntangira gufunga, ariko nta kabuza yari yambonye kuva hasi kugera hejuru, ndetse nawe aho guhumbya amaso ahubwo ayahezayo. Ngiye guhindukira ngo ngende kubera ikimwaro, Cosmos aramfata arankurura maze ubundi aranyiyegereza, nta kuzuyaza atangira kunkoraho umubiri wose. Ako kanya numva umubiri wanjye urahindutse ntazi aho ndi, nuko nawe akomeza kunkoraho atondagira udutunda twanjye mu gituza, nkumva niko ndi kugenda mpinduka kugeza ubwo naje kwisanga ibyo arimo gukora nanjye ndi kubikora. Bimwe nangaga byo kumusaba gukoramo ipantaro ngo mupfukire ibisebe, nsanga ndi kumukoramo umukandara n'imashini nyifungura ubundi nkamanura ipantaro, ariko byose mbikora kuko yaramaze kunyambura ipinjama yanjye, nsigaye nambaye nk'uko mba meze iyo ndi mu bwogero. Nkabikora numva ko igihe twese ariko turaba tumeze, aribwo ntawe uraba yahenze undi, bitandukanye nuko naba nambaye nk'uko navutse we yambaye ikintu na kimwe, akaba ameze nk'uri kumpenda ubwenge. Ibyo biza kurangira namaze kumukuramo imyenda, twese imibiri yacu irimo gukoranaho mu buryo ntazi, nkumva ni byiza. Cosmos nawe ahita ahaguruka aranyigaranzura ubundi ajya hejuru, atangira kuncungira umutekano mu buryo ntazi. Nubwo nabanje kubabara ariko nyuma natangiye kumva ari byiza, nkibaza ibyo bintu ukuntu ntari nzi ko bibaho mu buzima. Muri uko kubyibaza niko Cosmos yagendaga ambaza uko ndi kumva meze, nkamubwiza ukuri mubwira ko ntari nzi ko ibyo bintu bibaho. Ikirenze n'ibyo nkamubwira ko ibyo nkorera kugira ngo numve nyuzwe cyane. Dukomeza kuba muri ibyo ngibyo, ku musore twari duhuye bwa mbere mubonye bwa mbere ndetse nawe ambonye bwa mbere, kugeza ubwo numvise noneho ngiye gusazwa n'ibyishimo. Nawe agakomeza asunikiriza nk'ubizi neza ko ndi muri uwo munyenga ugiye kunsaza, kugeza ubwo naje kumva ngeze ahantu ntazi. Nyuma y'akanya gatoya nkumva ibibazo byose byari biri mu mutwe wanjye, uguhangayika ndetse n'ibyo nibazaga byose, bigatuma ntekereza cyane numva ntazi aho bigiye, ahubwo nsigara nibaza ku kuntu Cosmos abigenje kugira ngo mu buzima numve ibyishimo by'umubiri ntigeze ngira. Ariko muri uko kubyibaza niko nari ndyamye ku buriri, nawe andyamye iruhande rwanjye. Nyuma hashize akanya nibwo naje kwitekerezaho, nibuka ko nambaye ubusa, mpita mbona nta tandukaniro riri hagati yanjye na Adamu na Eva ubwo bari bamaze gukora icyaha, kuko mbere ngifite irari ntago nigeze menya ko nambaye ubusa, ariko ibyishimo by'umubiri nkimara kubigeraho nibwo nabonye ko nambaye ubusa. Ntangira gushaka udushuka two kwikingaho ubwambure ngo mbuhishe. Cosmos ambwira ko nta mpamvu yo kwihisha kuko ubu turaziranye. Numvise nifuza kumubaza niba ibintu byose akoze hari undi muntu yigeze kubikorera, ariko nsanga icyo kibazo kitaba gifite agaciro, kuko n'ubundi ntago byaba byarabuze kuko atari njye mukobwa wa mbere twari duhuye. Nuko nkomeza kumukorera ibyo namukoreraga mbere hose, noneho nta kintu ndi kwikanga, ndetse noneho bikanarenga nkajya nkora ku mbunda ye akambwira ko ninkomeza biratuma twongera gukora nk'ibyo twakoze. Mubaza niba hari icyabaye tubikora ku buryo byatuma twongera kubikora bikaba ikibazo. Ambwira ko ibyabaye byose byabaye kubera kunanirwa kwifata. Mubwira ko ibyamubayeho nanjye ari byo byambayeho, bityo ntari kumushinja ikosa. Ariko kuri iyo nshuro byongeye kuba ngombwa ko tubikora akampakanira ikosa nari mushinja. Cosmos ubwe yareruye maze arambwira ati Sophia, mu by'ukuri ntabwo nzi ikintu nakubwira muri aka kanya ku bihe njye nawe bimaze kuba hagati yacu. Ikirenze ibyo ari bwo bwa mbere nakubonaho, nawe akaba ari bwo bwa mbere umbonyeho. Ikirenze n'ibyo ukaba uri umugira neza kuri njye kuko uri umuntu wamfashije, ariko ntabwo nzi ngo wigeze wibaza kuri njye, ngo wibaze ku muntu muhuye n'ubuzima bwe. Kuri iyi nshuro nkaba ndi kumva nakwibwira kugira ngo utanshidikanyaho kandi utumva ko ndi nk'abandi bantu uzi. Nkuko nabikubwiye nitwa Cosmos, nkaba narindwanye yo kwa perezida wamaze kwitaba Imana, ndetse nkaba nari n'inshuti ya chairman w'aba Lewis Company Toromeo, wari musaza wa Monica Lewis umwe mwabanye. Bose bakaba baramaze kuva mu buzima, nkindwanye nkaba ntagira aho kuba ubu ngubu, kuko ubu ntago najya iwacu kuko umwanzi yansangayo. Ikirenze n'ibyo bijyanye n'imiryango, njye n'inshuti yanjye Sanctus twarwananaga,
twabaga twayikuyeho mu rwego rwo kuyiha amahoro, natwe tukiha amahoro. Bityo ntabwo nakubeshya ngo ndajya hehe, uretse ko nari mfite gahunda yo kujya hanze y'igihugu, aho Sanctus yambwiye ko yahungiye. Nkaba nari nyuze izi nzira zo mu cyaro mu buryo bwo kwirinda gufatwa. Gusa ntakubeshye, nkiza gukomanga hano nkabonana nawe numvise ntazi ukuntu niyakiriye, kubera ko uri umukobwa wa kabiri nabonye ngahita numva ndakwishimiye cyane. Nyuma y'umukobwa twigeze twigana nkamukunda urudashoboka, kuri iyi nshuro akaba yari amaze gupfa n'umukunzi we Toromewo, kuko niyo baje gushakana. Gusa ni ukuri ntabwo nabura kuvuga ko uri mwiza uhereye inyuma ndetse no ku mutima, ariko nk'abasirikare twe dukunda kuvuga ibituri ku mutima wacu ako kanya tutabanje guca ku ruhande. Ese Sophia, wanyemerera ukambera umukunzi ko ntazigera nkubabaza? Cosmos yamaze kumbwira gutyo numva umutima wanjye ubuze aho ukwirwa, kuko nk'uko yarabimbwiye nanjye nkimukubita amaso nishimiye umusore mwiza nari mpuye nawe kuri iyo nshuro, kuko nanjye amarangamutima yanjye yari yaramuzamukiye. Bikaba biri no mu byatumye muha icumbi, kuko mu busanzwe ntago iyo aba ari umusore ntakunze ndetse akaza afite n'ibipfuko ntago nari kumwemerera kwinjira iwanjye. Nuko mbuze icyo mubwira mpita mwegera ubundi mugongesha umunwa, ahita nawe ngongesha ubundi gonganira hagati, kugeza ubwo twatangiye kunyunyusanya udusukari two ku minwa yacu. Ambwira nshimira kubwo ko bamugabiye umutima wanjye, nanjye mubwira ko mwishimiye. Ambwira ko nubwo nzababara kubera kumukunda, ariko ntabwo azigera ampemukira ngo ance inyuma. Cosmos namusabye ko atagenda basa akagumana nanjye, cyane ko nari mbonye umuntu wo kumara irungu muri icyo gihe, no kuba turi kumwe nk'intwari yo kundinda. Ambwira ko ibyo bitashoboka kuko no muri ako kanya afite ubutumwa, bityo akaba arazinduka aragenda ubundi akazagaruka kundeba igihe kigeze nyacyo. Cosmos mubwira ko ntazamwibagirwa, ndetse mpita ntangira kurizwa n'urukundo ntazi ahantu ibyo bintu birimo kuva. Ambwira ko ntagomba kurira nubwo nzamukumbura, ariko ntabwo azatuma mwibagirwa. Nuko amaze kumupfukira ibisebe muri ayo magambo ateye amaganya, muryama mu gituza igihe gito y'imitima yacu irimo kuganira, kugeza ubwo nahise njya kwarura umuceri n'imboga nari natetse, ubundi ndazana turarya. Mbona ibyiza byo kugira Cosmos nk'umugabo wanjye kuko mu kurya gusa yanyeretse ibyishimo ku buryo nifuza ko tutahaga kugira ngo akomeze anyiteho nkuko yari ari kubigenza. Ariko ibiryo kuri iyo nshuro bitubera umwanzi, kuko igihe cyo twari tugifite. Tumaze kuryananura ibyo twaririyeho, mpita musanga mu buriri ubundi ndamupfumbata turaryama. Ariko uko turyamye ndetse tumeze nka Adamu na Eva muri Edeni, imibiri yacu ikomeza gukoranaho ku buryo byasabye ko mbere yo kugira amahoro ashobora gutuma umuntu asinzira, twabanje gutembera muri paradizo twumva ubuhehere bwaho, ndetse umutekano waho umaze kutunyura tubona gusinzira, kugeza ubwo naje gukanguka mu gitondo ngasanga ndi njyenyine. Mu kwikanga nibaza niba Cosmos yagiye, mbona yinjiye ava muri saro aza mu cyumba. Mpita mubaza igihe yabyukiye, ambwira ko atagomba kugenda atansigiye ikimenyetso cy'urukundo nkunda, bityo ari karibu muri saro. Ako kanya navuye ku buriri ubundi ndamukurikira muri saro. Mu kuhagera nkubitwa n'impumuro nziza y'ibiryo bitetse neza cyane ndetse biteretse ku meza yo muri saro. Ubundi mpita mubaza uko yabitetse kandi nta byari biri aho mu nzu. Ambwira ko umugabo iteka arangwa no kwishakamo ibisubizo, bityo ndetse kumubaza ibibazo byinshi ahubwo turya. Twariye ibya mu gitondo bitetse neza cyane. Ubundi tumaze kurya nkomeza kwiryamira mu gituza cya Cosmos, mbabajwe cyane n'ukuntu ijoro ryashyize aribwo twabonanye none tukaba tugiye gutandukana. Cosmos mubwira amaganya yanjye n'uburyo nabuze mukuru wanjye, ambwira ko namara guhuguka neza azamfasha kumushakisha. Ndamushimira ubundi ansaba gufunga amaso ndabikora. Mu gihe ngitegereje ko akubitaho akadomo ku munwa, numva mu ntoki zanjye ari gusesekamo akantu. Mu gufungura amaso mbona nyambitse impeta nziza, ndetse ayinyambika ari kumbwira ati iyi mpeta nkwambitse ni isezerano nguhaye ko ntazigera nguhemukira. Aho nzaba ndi hose nzaba ngukunda kandi uzahora uri umwe kuri njye gusa. Cosmos yamaze kunyambika iyo mpeta ibyishimo birantwara, ubundi ndamuhobera cyane.
anyibutsa ko afite ibikomere bityo nahaguruka nkareba mu ka envelope gateretse mu mfuruka zaho muri salo. Mpita mubaza ikirimo ambwira ko nakwishirira amatsiko. N'amatsiko menshi mpaguruka njya kureba mu mfuruka, nsanga muri aka envelope harimo agakanzu keza cyane. Mpita mva muri salo njya kukambarira mu cyumba, mu ibara ry'umutuku n'udushumi mu nda ndetse karekuye hasi. Ngaruka muri salo mubaza niba yari azi ko ako gakanzu karankwira nk'uko byari bimeze. Cosmos ambwira ko amaso ye ku muntu akunda aba akanuye cyane, bityo atari kuyoberwa ibimbereye. Nkomeza guterwa agahinda n'ukuntu ari umusore uzi kwita ku muntu akunda, ariko ikibabaje akaba agiye kunsiga ku ikubitiro. Namaze kwibuka ibyo ncika intege ndetse na Cosmos arabibona, nuko mwicara iruhande maze atangira kumbwira ati Sophia, ndabizi uri kunyibazaho cyane ndetse urananyita n'umugome kubera ko ngiye kugenda kandi aribwo narindi kukwereka urukundo. Ariko koko niba ari urukundo ruri hagati yacu, bisobanuye ko rutazashira kandi ntago nakwibagirwa cyangwa ngo unyibagirwe. Bityo humura aho ngiye hose nzahora ngutekereza, nzakurata ndetse nkuvuge no mu bandi, mvuga ko Sophia ari we mugore mwiza uruta abandi nzi, kuko ntawe nigeze mbona umuhiga mu bwiza, mu myifatire, mu bugiraneza. Gusa nanone ugomba kwibuka ko nubwo urukundo rwacu ari urwa nyarwo, ari urukundo tubonye tutari twaruteganisha, bityo bikaba bitakuraho izindi gahunda zirimo ubuzima bw'abantu, kandi urukundo rwo rukaba nta hantu ruzajya. Mukunzi rero ngusezeyeho ubu ngiye mu rugendo, kandi ndagukunda Sophia mwiza. Cosmos yamaze kumbwira gutya amarira yandenze, maze nanjye imbamutima zimvuburira amagambo yo kumubwira. Ndamubwira nti mu by'ukuri ubanza nubwo uyu munsi ari wo munsi w'ibyishimo kurusha indi yose kuva nabaho, ariko ni nawo munsi w'akababaro kanjye kuva nabaho. Rwose ntago wakumva uburyo umutima wanjye wishimiye kukwakira mu ndiba zawo, ukawucengeramo wese ubundi ukituriramo. Ariko nubwo urimo ntago biba bihagije cyane, nko kuba urimo nkajya nkureba n'amaso yanjye. Gusa ariko nta kintu nahindura ku bigomba kuba, kandi nanjye ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Ikirenze n'ibyo aho ndaguherekeresha amaso, ntago nzigera nyahakura iteka ntegereje kuzahagaruka uje kundeba. Cosmos yanyemereye ko azagaruka kundeba, ikirenze ibyo bidatinze. Nuko afata utuntu twe yari afite aho ngaho mu gakapu, ansaba kumuherekeza nkamugeza ku muhanda aho arategera bisi, ubundi ndamuherekeza mu marira. Mu nzira nza guhura na Josephine, ndamusuhuza mubwira nuko bimeze, bityo uwo munsi ntago ndajya guhinga. Ambwira ko nta kibazo rwose mperekeza umukunzi wanjye. Twageze ku muhanda ahahagaze abandi bagenzi, ariko nkomeza kwifuza ko nka bisi itaza cyangwa se imihanda ikaba yapfuye, kugira ngo mbonereho andi mahirwe yo kuba ndi kumwe na Cosmos. Ariko ibyo twese tuba dushaka ntabwo ari byo tuba dukeneye, kuko ntabwo byatinze bisi iraza. Cosmos ampa akadomo ko ku ruhanga, ambwira ko nkunda kandi azankumbura. Mu marira menshi njye mbura icyo mubwira. Mukurikira aho agiye kwinjira muri bisi, ndetse mufashe n'amashati kugeza ubwo abandi bagenzi bavuze ko ndi kubabangamira kubera gutuma batinjira. Cosmos aba yabibonye abanza kubaha inzira ngo batambuke, maze anshyira ku ruhande arambwira ati Sophia, nukuri nyemerera ngusezereho nubwo nanjye bingoye, ariko ntago ari iki gihe cyacu cyo kuba turi kumwe muri iki gihe, kuko byanga byakunda igihe cyacu kizagera. Gusa isezerano naguhaye kuva nijoro ntago nzigera ndirengaho, kuko nkuko wambwiye ko ninjiye mu mutima wawe ngacengeramo, nanjye uwanjye wawucengeyemo, ndetse ikirenze n'ibyo nta n'inzira yo gusohoka ufite. Bityo wowe tuza mukunzi mwiza cyane kandi nzakuzira bidatinze. Cosmos nahise mubwira nturakoze cyane mu magambo meza mpumuriza umpaye mukunzi mwiza, nanjye ntago nzatuma usohoka mu mutima wanjye. Ikindi kandi nzahora ndi kumwe nawe mu mutima. Namaze kubwira Cosmos gutya arampobera. Mu kugarura amaso mbona bisi igeze imbere, kuko yahagurutse tutari kumva. Ako kanya Cosmos yongera kunyica mu mutwe ampa akadomo ko ku munwa, ubundi mbona ibyo yambwiraga koko ko ari umusirikare ubwo yirukaga, akiruka kuri bisi akanayirengaho akayitanga imbere ikabona guhagarara akajyamo. Amaze kujyamo ngenda ndi gupepera bisi n'ikiganza,
kugeza ubwo bisi yinjiye mu mashyamba aho ntashobora kurenza amaso, ubundi mfata akayira kagaruka mu rugo. Ndi kugaruka mu rugo nta kindi nari ndi gutekereza uretse Cosmos n'urukundo rwe mu ijoro rimwe gusa rukaba rwatumye mba umusazi. Ibyo bitekerezo bingeza mu rugo nicara mu ntebe twari twicayemo, ndetse mfata umwanya ndeba ya mpeta yari yanyambitse, ndetse nkajya nkubita n'utudomo ku gakanzu nari nambaye yari yanguriye. Nibuka uburyo umusore w'umunyamurava. Ibyo bitekerezo biragenda biramperana burundu kugeza ubwo naje gusinzirira mu ntebe, ngakanguka numva hari umuntu ukomanga. Mu kureba uwo ari we nsanga ni Josephine, umukobwa wari umutima ariko ari kugenda akura. Intego ye yari yaravuze ko atazigera ashaka umugabo na rimwe. Nuko maze kumuha karibu, mubaza impamvu mfite agahinda, kuko ari nkawe wasaga numbeshejeho, mubwira byose nta kintu muhishe. Ambwira ko ngomba kwihangana kuko ari kumwumva Cosmos azagaruka kundeba igihe kimwe. Amagambo ya Josephine ampa gutuza, ubundi ntangira kwiyakira. Ubuzima bwanjye bukomeza nk'ibisanzwe, ariko ntihaburemo Cosmos, umusore wari waramaze kuba uw'inzozi zanjye. Kugeza ubwo ukwezi kwashize ngategereza ko najya muri bya birori bya buri kwezi, nako ya mihango ya buri kwezi y'abakobwa, ariko ngaheba. Ibyo bigahita bimpamiriza ko nta wundi muntu waba waranteye inda uretse Cosmos, cyane ko ari we musore twari twararyamanye wenyine. Ubwo nakomeje kubaho muri ubwo buzima, inda irimo gukura. Josephine amba hafi, ariko ngatangira guhangayika ko Cosmos atazaza kundeba. Kugeza ubwo igihe cyo kubyara cyaje kugera, nkajya gufata icumbi muri Tesara Clinic kugira ngo nzabyarireyo neza ntazagira ikibazo. Muri ibyo bihe byose Josephine ari uri hafi yanjye. Nuko nza kubyara ndetse barambaga kuko umwana yari yaratinze kuza. Kugeza ubwo nakangutse nkakirwa n'amajwi y'akana k'agahinja karimo kuvuga utujwi, ariko hari n'undi muntu w'umugabo urimo kukavugiriza ubuhuha. Mu guhindukiza amaso ngo numva aho ndi kuvira abo bantu, nza gutungurwa no kubona umwana wanjye ateruwe na papa we Cosmos, ndetse nawe ambonye mbona amarira amuzenze ku maso kubwo gufatwa n'amarangamutima. Ako kanya ahita aza kundeba, aranyegera amfata mu kiganza, arambwira ati nari ngukumbuye mukundwa. Ni ukuri nari ngukumbuye cyane, ntago wakumva uburyo nari ngukumbuye mu by'ukuri, kuko igihe cyose niwe muntu wenyine wari uri mu mutwe wanjye, ndetse ibintu byose nakoraga nta wundi muntu nabikoranaga nawe uretse we Sophia mukundwa. Ubu se mvuga iki koko? Cosmos yamaze kumbwira gutyo njya amarira nzenga mu maso, ahita afata agatambaro keza arampanagura, ansaba kutarira kugira ngo ka Mariyamu kacu kataza kurira nako. Cosmos mubaza Mariyamu impamvu ari ryo zina ari gutekereza guha umwana wacu. Cosmos ambwira ko mama we yitwaga Mariyamu, ariko akaba yarasanze yarapfuye we na papa we ndetse n'abavandimwe be, ubwo umuperezida wacu wagiyeho yihoreraga ku baturage abaziza ko bakundaga perezida wavuyeho. Numva ndababaye cyane kuko nta rindi zina nari natekereje nzaho umwana. Umuganga ahita yandika umwana wacu ko tumwise Mariyamu riramuhama. Nkomeza kurwanira mu bitaro kugeza ubwo nakize, nitaweho na Cosmos umukunzi wanjye. Ubundi nza kujya mu rugo, ariko bya bihiteka bitubera abanzi biza kuntanya nawe, ambwira ko afite misiyo yihuta cyane bityo akinkunda kandi nzarera umwana wacu neza. Kubera ko Cosmos ntamushidikanyaho rwose, yaje kunsezeraho ubwo nari maze gukira neza, ndetse nsigira n'isezerano ko byose nibimara kurangira aribwo azagaruka kundeba twibanire, ndetse ambwire n'ubuzima bwose yanyuzemo kuva yagenda amaze kuntera inda. Cosmos yamaze kugenda nkomeza kubaho gutyo, ariko ndikorera umwana wanjye Mariyamu. Kugeza ubwo umwana wanjye yakuze, ari nako nanjye nkora uko nshoboye nkabaho neza, ndetse Cosmos amafaranga anyoherereza nkayabika cyane kugira ngo azafashe umwana wacu kuzamurihira ishuri. Umwana wanjye ubwo yaramaze kuzuza imyaka 4, uwo munsi imvura yari yaguye ndabyibuka. Njya kwa Josephine amubaza niba mu ntangiriro z'icyumweru nta hantu dufite ho kuzajya guhinga. Josephine ambwira ko twabaye inshuti, bityo ubwo maze kuba umubyeyi wuzuye sinzirushye, njye nawe tuzatungwe n'ibyo afite hamwe n'umwana wacu, mu gihe tugitegereje ko papa wazagaruka kumureba.
nuko Yosephine ndamushimira amubwira ko ambereye umubyeyi, aho mama wanjye ndetse na mukuru wanjye batari. Imvura ihise nsohokana na Yosephine ndetse mpetse Mariyamu, tubona mu mbuga yo kwa Yosephine umurambo w'umwana wapfuye yazanwe n'amazi. Ubundi duhita dutabaza inshuti n'abavandimwe ngo baze barebe, bavuga ko umwana yapfuye bityo twagirira impuhwe ababyeyi be kuko tutazi aho yaturutse tukajya kumushyingura. Yosephine avuga ko ibyo atabikora atarageza umwana kwa muganga. Bigenda gutyo umwana bamujyana kwa muganga, nanjye n'umwana wacu dukomeza kubaho muri ubwo buzima, ariko ngahangayikira wa mwana bajyanye kwa muganga kuko Yosephine nk'umuntu wamfashaga ntago nakundaga kubona ahangayitse cyane kubera we, ariko nkamuba hafi mu buryo bwo kumurinda kwiheba kuko umwana yajyanye kwa muganga yamufataga nk'uwe bikanarenga akamuririra. Nuko Mariyamu wanjye aza gutangira ishuri turi muri ubwo buzima. Cosmos nawe akajya aza kundeba igihe kimwe, ariko agakunda kuza kundeba Mariyamu yagiye ku ishuri kuko atifuzaga ko azajya amubonaho amahushuka, bigatuma atekereza ubu ukundi kuko Cosmos yifuzaga ko Mariyamu azamubwira byose yaramaze gukura. Kugeza ubwo Mariyamu ageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, akiwutangira na wa mwana wa Yosephine aza gukanguka, ndetse umwana avuga ko yitwa Peteroni Lewis. Mpita ntangazwa cyane n'ukuntu umuryango w'Abalewis ugira ibibazo byose bakisanga Itesara, kuko nari narabanye na Monica Lewis. Peteroni Lewis numva ndamwishimiye cyane, ariko nta hantu nari guhera mvugana nawe cyane ko yari umwana. None mwana wanjye Mariyamu amashuri urayarangije abanza. Impamvu nkubwiye gutyo nkavugamo na Peteroni Lewis nuko nshaka kukugereraniriza ukuntu wowe ugize amahirwe ukaba warize, ariko Peteroni Lewis we akaba atarize. Bityo ayo mahirwe yawe ugomba kuzayabyaza umusaruro, ukaba umukobwa mwiza cyane kandi w'umuhanga, bitandukanye na Peteroni Lewis uzakoresha andi mahirwe hatarimo amashuri, nubwo nawe atabishakaga kuko yagize ibibazo. Mwana wanjye rero ngaya amateka yawe yakuranze, wowe nanjye mama wawe, kandi nizere ko na papa wawe utazigera umurenganya kuko uzamenya impamvu igihe kimwe yatumye abaho gutya. Ariko aragukunda, kandi ikirenze n'ibyo ngibyo witiranwa na nyogokuru wawe ubyara papa wawe mu nda. Mama wanjye Sophia yamaze kumbwira gutya ibibazo byose nibazaga, ariko nkanga kubimubaza kuko nakundaga kubona afite agahinda n'amarira aba arabinsubije. Nuko mpita mwegera maze ndamuhobera cyane, ndamubwira nti mama, mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko ari ayo mateka yose wanyuzemo kuva kera, ndetse ukaba warabuze mukuru wawe by'iteka kuko igihe umaze umushaka ni kinini cyane. Ariko nawe humura, nanjye nindangiza amashuri yanjye nzagufasha kumushaka, kandi ndabizi tuzamubona aho ari hose, maze mwongere mwishimane iteka. Kandi mama, nta na rimwe nigeze numva nakubabaza nshaka kukubaza ibibazo byose, ariko urakoze kubinyibwiriye ku bushake bwawe. Nanjye igihe cyose nzategereza kugeza igihe papa azazira, kandi urukundo utumye mukunda rwikubye inshuro 1000, kuko nzi neza ko iyo aza kuba yaraguhemukiye uba warabimbwiye kera cyane. Kimwe nuko abana twigana bajya bambwira ko ba mama babo bajya bababwira ko ba papa babo ari imbwa kuko ntacyo babafashije. Kuba utarabimbwiye rero, kandi nari nzi ko buri mubyeyi wese umugabo we yatereranye agomba kubibwira umwana we. Njye papa wanjye kuva kera namufataga nk'umuntu mwiza, kugera no kuri iyi nshuro ubimpamirije, bivuze ko rwose nishimye cyane, kandi mama ntago nzigera ngutenguha. Namaze kubwira mama wanjye gutyo mbona amarira azenze mu maso. Mu by'ukuri mama wanjye yari yarandeze neza mu bushobozi bwe bwose, kuko ntacyo nigeze muburana, ndetse n'umuco wo kwifata no kwitwararika igihe uri mu bibazo byose yari yarabinyigishije. Nuko mubwira ko umwanzuro wo kwiga ntaha mu rugo ari mwiza cyane, kuko n'ubundi ntago nifuzaga ko nava mu rugo nkajya musiga ari wenyine, kuko byatuma njya muhangayikira nibaza uko abayeho igihe nahari, nkumva byaba bimbabaza cyane igihe ndi gutekereza ko ari we wagiye kuvoma amazi avuye no gushaka ibyo kurya. Mama ambwira ko ntagomba guhangayika cyane, bityo ngomba kwitegura kujya kwiga mu wa mbere muri Tesara High School ntaha mu rugo. Akaba ari ikigo leta yari yarashyiriyeho abafite ubushobozi buke, bakajya biga bishyura ibyo kurya saa sita gusa. Nuko ntangira ubwo buzima mbana na mama kuko byari bisanzwe.
ndetse muri wikendi rimwe na rimwe nkajyana na mama mu mirima yo kwa Yosefina guhinga. Saa sita tukajya kurya ibiryo Peteroni Lewis yabaga yatetse, ariko Peteroni Lewis akaba ari umuhungu udakunda kuvuga menshi, bigaragara ko afite byinshi mu mutwe, kugeza ubwo mama yambwiye ko Yosefina yamubwiye ko Peteroni Lewis yafashe umwanzuro wo kuba yakwigira iwabo ndetse akaba yaragiye. Babazwa cyane n'ukuntu Peteroni Lewis yagiye tutamenyanye kandi twari duturanye, ariko sinabitindaho nikomereza amashuri yanjye. Mama nkajya mubaza niba papa aherutse kuza kumureba, akambwira ko noneho adaherutse. Ibyo bikaba bitumye amuhangayikira cyane. Mama ngakomeza kumuturisha cyane kugira ngo adahangayika, amubwira ko papa azaza. Ubwo twakomeje gutyo kugeza ubwo naje gutsinda ikizamini cy'icyiciro rusange toronkome. Mama akambwira ko ibyo bampaye atari byo nshaka ko njya kwigaho, ahubwo amafaranga yose yabitse papa yamuhaye agiye kuzayantangira ngo njye kwiga kuri iki kigo. Nuko ndamwemera, ariko mubwira ko bishobora kubanza kuzamugora kuko atazabona ayandi vuba. Mama ambwira ko azajya aza yinginga abayobozi akababwira ko ari kuyashaka cyane, bityo azajya yazana mu gihembwe hagati. Mama yamaze kumbwira gutyo nditegura aza kunyandikisha, ndetse azazanye make kugira ngo abereke ko ibyo ari kubabwira ari ukuri. Barabyemeye bagendeye no ku manota nagiraga mu cyiciro rusange ndetse n'icya leta. Bavuga ko batakwanga umunyeshuri w'umuhanga nkanjye. Mama ambwira ko nubwo ababwiye ko azajya yazana mu kwezi kumwe, ariko azayazana mbere yaho kugira ngo bamwizere, abonereho gushaka andi yo kugira ngo ajye abazanira. Mama ndamushimira, nsiga hano muri iki kigo ntangira amasomo bisanzwe, ndetse igihembwe cya mbere kirarangira. Mu gutangira icya kabiri mbaza mama niba afite amafaranga, maze arambwira ati Mariyamu mwana wanjye, uko byagenda kose ndagukunda kandi nzakora ibishoboka byose kugira ngo urangize amashuri yawe, bityo we ntugire ikibazo. Mfite amafaranga make ngiye gutanga kugira ngo ube uri kwiga. Nyuma y'ukwezi kumwe nzahita nzana ayandi, kandi wowe ukomeze wigane umwete. Amanota wazanye mu gihembwe cya mbere narayakunze, bityo ukomereze aho mwana wanjye. Mama yamaze kumbwira gutyo numva nta kibazo, kuko no mu gihembwe cya mbere niko byari byagenze. Mu kugera mu kigo nishyura inyemezabwishyu, ariko ari make mama babwira ko azabazanira andi nyuma y'ukwezi, kubera ko bari baramugiriye icyizere ntibabitindaho, ubundi barayakira. Ariko ukwezi gushize ntegereza ko mama aza, ariko ndaheba. Ubuyobozi bw'ikigo butangira kumbaza uko byagendekeye mama, babwira ko ntazi uko byagenze, ariko buriya mama ari kuyashaka. Hashize iminsi mike ya directrice aza kundeba, ambwira ko bagiye kunyirukana kubera ko ntishyuye, bityo njye mu rugo nzagaruke mfite amafaranga yo kwishyura. Ntangira kwibaza ibintu bitangiye kumbaho, numva simbizi, ndetse bahita bansaba ko nava mu kigo cyabo. Nahise mbikora njya hanze y'ikigo, ariko ngira amahirwe umwana utaha hano hanze y'ikigo arancumbikira, ariko ambwira ko nta kindi azamfasha, bityo ngomba kujya nimenya ku byo kurya, kuko n'ababyeyi be bamwishyurira mu kigo ibyo kurya. Ndamushimira, ubundi ntangira kujya ncunga saa sita zigeze, nkaza nkanyura hariya inyuma kurira, nkaza muri refectoire, nacunga ko abayobozi batari kumbona, nkajya no mu ishuri, nkagira amahirwe ntibamfate. Uwo munyeshuri nawe wancumbikiye ntabwo byatinze, ubuzima bwe bwatumye nshaka kuba hanze y'ikigo, nta bundi kwari ukugira ngo abahungu n'abagabo bajye baza kumusura. Ibyo bituma njya nkunda kurara hanze mu gihe we n'umuhungu cyangwa umugabo wamusuye bari mu byabo. Nuko nza kwiha umwanzuro wo gushaka telefone ngashaka uko mvugisha mama wanjye, ariko ntabwo nari gutaha kuko nta tike nari kubona. Ntira telefone ngo mpamagare mama mubaze uko byagenze. Mama wanjye kuri telefone ndamubura, ariko sinacika intege, gusa nkomeza kumubura. Ari nako ncunga isaha zo kurya zigeze, nkajya kurira, ubundi ngasanga abana twabaye inshuti bambikiye ibiryo. Namara kurya nkihisha mu kigo, ubundi ngataha nijoro, nabwo nuriye igipangu. Nuko igihe kimwe nza gufatisha mama wanjye mu minsi ishize, mubaza impamvu atari kuzana amafaranga ngo nige kuko baranyirukanye. Mama ahitamo kumbwiza ukuri, avuga ati mwana wanjye Mariyamu, mu by'ukuri mu buzima bwanjye nakoze ibintu ntazi neza niba nshaka kubikora, nkaba ndi kubona neza ko ibyo nakoze bitari byo. Urukundo nakunze Cosmos rwangiza umusazi,
bituma numva nshaka kumwigaragariza nk'umugore ushoboye imbere ye, nirengagije ko igihe nari ngezemo gisaba ko umugabo n'umugore bafatanya kurera umwana wabo. Cosmos igihe yanyohererezaga amafaranga namubwiye ko atakongera kuyohereza kubera ko nanjye nzakora ibishoboka byose ngashaka amafaranga yo kukurihira ishuri. Nuko ambaza niba koko ibyo ndi kuvuga mbihagazeho neza, ariko kuko nashakaga kukurera neza nkamwereka ko nagize uruhare mu burere bwawe, musubiza ko ibyawe nzabyitaho. Kuva icyo gihe nkaba naranamubuze kuko na nimero ye twavuganiragaho yanze gucamo, ariko ubu bikaba byandangiriyeho nibaza ahantu ndakura amafaranga yo kwishyurira umwana wanjye. Nukuri ubundi gukora uko nshoboye, nawe urabizi ubuzima tubayemo ko butaba butworoheye, gusa komeza wihangane mwana wanjye, byose biragenda neza kandi nzaza kukureba vuba. Mama wanjye yamaze kumbwira gutyo musaba itike basi ngo nze gutaha mbe ngiye mu rugo aho kuba ndi kwandavurira inahangaha, ariko ahita nkupa. Uwo nari nteye telefone nawe arayinyaka, ubundi ambwira ko agiye. Amasaha mpita mbona ngereyeho, ariko aribwo nafashe igihe ngo nze kurya nk'uko bisanzwe, akaba aribwo wambonye nza mu kigo ukagira ngo ndi umukobwa ukora ingeso mbi, ariko ntabwo ariko bimeze kuko ibyakurikiyeho byose wabyiboneye nawe, akaba ariyo mateka yanjye. Ndetse ubu nkaba maze kubona ko amashuri yanjye ariyo yari intego yanjye, maze kuyacikisha burundu, ariko nta kundi byagenda. Uwampa amahirwe nkabona aho nkora agatike gusa basi kugira ngo nitahire mu rugo njye kuba ndi kumwe na mama wanjye. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo numva agahinda nanjye karanyishe kubw'ubwo buzima ndetse n'ubuzima mama we yanyuzemo. Byumvikane ko mama wa Mariyamu ari we Sofiya, ubuzima yanyuzemo kuva i Masofa aribwo bwamugize umugore ukomeye cyane, akumva ufite umutima wo gukora ibintu runaka nubwo yaba atabifitiye ubushobozi. Ndetse ndabyumva cyane kuko iyo umuntu afite umutima ukomeye nibwo agira n'umuhate wo gukora ikintu runaka, akaza no gutungura abantu kubwo kuba yakoze ibyo abantu batatekerezaga. Ndetse n'ubuzima yahuye nabwo nyuma y'uko ava i Masofa bakamushyiraho urupfu rwa Monika, nabyo bikaba byaramushyizemo imbaraga ndetse bikanamugira umuntu ufite umutima ukomeye, kuko iyo umuntu akorewe ikintu nk'icyo bimuha gukanguka. N'ubundi buzima bwose yabayemo mu rukundo atari kumwe narwo, ntabwo ari buri mukobwa wese wizera ko afite umukunzi akamara amezi 9 yose cyangwa se n'igihe kirenzeho atari kumwe n'uwo bakundana, ahubwo ahita ashaka uburyo bwo kuvanaho icyo cyuho. Ari naho usanga umukobwa akundana n'umuntu batandukana gato agahita ashaka uwo kumusimbuza. Ikirenze n'ibyo si no ku bakobwa gusa ahubwo n'abahungu, ndetse hari n'ingo nyinshi usanga bafite icyo kibazo, nk'uwo bashakanye yaba yagize impamvu z'akazi cyangwa se uruzinduko, ugasanga uwasigaye mu rugo yazanye wo kuba asimbuye uwagiye. Ariko Sofiya w'ibyo bihe byose yabicanyemo na Cosmos mu mutima, atamubona amaso ku maso buri gihe nk'uko bigomba kuba bimeze ku bantu bakundana. Ako kanya Mariyamu yamaze kumbwira amateka ye, numva ababaje cyane, numva uburyo inzira ari yitumye hafatwa umwanzuro wo kuba bamwirukana burundu. Nuko twumva icyuma cyo muri kigo barasonye ngo dusubire mu ishuri twiga amasomo ya nyuma ya saa sita. Mpita nkora mu mufuka nkuramo amafaranga yose nari mfitemo, ubundi ndayamuhereza mubwira ko ngiye gusubira mu ishuri, bityo yampa nimero ya mama we tukajya kuvugana kandi agira urugendo rwiza. Mariyamu yarandebye aratungurwa cyane, byumvikane ko ukuntu yari ari kuntekereza, wenda ugendeye ku magambo nari namubwiye kare ubwo yamaraga kurira igipangu, bigaragaza ko ndi umwasama. Yari atandukanye cyane n'igikorwa nari maze kumukorera. Nuko Mariyamu aranshimira cyane avuga ati mu by'ukuri ntago nabona ukuntu ngushimira, kuko muri njye nyuma y'uko banyirukanye ngo mve mu kigo nahoraga niyumvamo uburyo hazaza umuntu akamfasha kumpita ikingeza mu rugo nkajya kuba nibanira na mama wanjye, ariko ntago nigeze ntekereza ko umuntu yaba ari wowe, kuko nta nubwo nari nsanzwe nkuzi, ariko dore urantabaye. Bihise binahindura ibitekerezo byose nari ndi kugutekerezaho, kuko nkimara kwinjira mu kigo nageze ngo uri umwasama no kugenda ucira abantu imanza utazi n'ibyabo, ariko ubu mbonye impamvu wambwiraga kuriya, ko ari uko uba uhangayitse cyane kubera kubona umuntu umeze nkanjye cyangwa se abandi bagakwiye kuba bafite aho bari ahubwo bakaba bari aho batagomba kuba bari.
gusa ngusezeranije ko igihe kimwe iyi neza ungiriye nzayikwitura, kandi Imana iguha umugisha, gusa ntago namenye izina ryawe. Mariyamu nahise musubiza nti nta kibazo mwana wa mama, bugiye mu rugo, kandi igihe kimwe nzi neza ko uzagaruka kwiga muri iki kigo cy'inzozi zawe n'inzozi za mama wawe, amashuri ukayaharangiriza, bityo haguruka utahe nanjye mbashe gusubira mu ishuri batampana. Wanabonye ko abayobozi b'iki kigo bakomeye cyane mu gutanga ibihano. Nzakuvugisha kuri telefone ya mama wawe nugera mu rugo, nitwa Rasheli. Namaze kubwira Mariyamu gutya aratuza arahaguruka, ndetse abanza kunyambira mu buryo bwo kwishyiramo umutuzo, ubundi mufasha gukurura ikivarisi cye tuva muri jaride tugenda twerekeza ku marembo makuru y'ikigo cyacu. Ariko tugeze ku marembo mbona imodoka iza ishaka kwinjira mu kigo. Mu kwitegereza iyo modoka numva ndatunguwe cyane, kuko ntari nzi ko uwo muntu yaza kundeba. Nyuma yo kureba iyo modoka ngasanga nta wundi nyirayo utari Reni. Namaze kubona Reni ashaka kwinjira mu kigo, ariko sinagenda musanga kuko bitari byemewe kuvugana n'abantu baturutse hanze uri mu kigo utasabye uruhushya. Mpita mbaza Mariyamu niba yasezeye abandi bana bigana, ambwira ko yari agiye kujya kureba umwana bigana ari nawe wamubikiye ibikapu, nubwo yamurazaga hanze witwa Koleta, ubundi amusezeraho abone gutaha. Ubwo nanjye nta kundi nari kubigenza, nahise mbwira Mariyamu ko ngiye ku ishuri, kuko bari banakubise icyuma gisaba ko dusubira mu ishuri. Nawe agana mu wundi mwaka wa 4 yigagamo utari ishuri ryacu, nanjye ndinjira. Nageze mu ishuri ibitekerezo byantwaye, nibaza kuri Mariyamu ubuzima agiye kubamo, kandi inzozi ze ko ari ukwiga amashuri akayarangiza kuri icyo kigo cyacu. Ariko nanone nkibuka ko Rene yaje kundeba, nkibaza impamvu animateri ari gutinda kuza kundeba, nuko hadacinga animateri aza kundeba ambwira ko hari umushyitsi uje kunsura. Ngisohoka mu ishuri mbona ku wundi muryango hahagaze umukobwa wiga muri iryo shuri ari kumwe na Mariyamu, ndetse Mariyamu arimo kumuririra, bigaragara ko arimo kumutekerereza uko byagenze anamusezeraho. Nkeka ko ari we Koleta yambwiraga. Nuko ako gahinda nkajyana ku modoka ya Reni, aho yari yayiparitse. Mugezeho ndamusuhuza nk'umuntu nkumbuye, yaranyambira cyane. Amaze kunyambira mbaza impamvu natukuye amaso. Reni mubwira ko nta kibazo mfite, kuko nzi wese n'igihe tumaranye akaba atayoberwa ko mfite ikibazo kandi ngifite. Reni namubwiye ko nta kibazo mfite, kuko n'ubundi iyo mubwira icyanteye kurira nta kindi yari gufasha Mariyamu. Uko niko nabitekerezaga. Nuko Reni arambwira ati Sheri, ntago nzi niba utekereza ko urukundo ngukunda rwatumye mbasha kugusobanukirwa wese, ku buryo buri gihe cyose urimo nkimenya. Ikirenze n'ibyo ngibyo, niyo tutari kumwe nkumva ufite ikibazo nanjye numva ngifite mu buryo ntazi, ku buryo bituma numva nahita nza nkiruka ngusanga nkakureba niba umeze neza. Ariyo mpamvu ndi kukubaza ikibazo ufite. Rasheli, wakwereka ukuntu usa mu maso, isura yawe yabaye ndende cyane, kandi ari isura nkunda iyo wishimye. Rasheli, wakwereka ukuntu amaso yawe nikundira iyo arimo umweru, ukuntu yatukuye. Wabaye mubi cyane, kuko kubabara nicyo kintu cyonyine kitakubera. Wakwereka iminwa yawe ukuntu yumagaye, bigaragaza ko wahoze urimo kurira. Ese Sheri, ko nta kintu ugomba kumpisha kandi nkaba nakora buri kimwe cyose, ni ukubera icyo ushaka kumpisha ikibazo ufite? Ndamusubiza nti, mukundwa, mu by'ukuri ku giti cyanjye nta kibazo mfite, ari nayo mpamvu ndi kukubwira ko nta kibazo na kimwe mfite, waretse ko ari mugenzi wanjye ugifite. Reni ahita avuga ati yo, ihangane mukundwa, kandi no mu byatumye nkomeza kugukunda cyane ni uko ibibazo by'abandi bigira ibyawe. Bigaragara ko uri umukobwa mwiza cyane kandi ufite umutima. None se Sheri, icyo kibazo cya mugenzi wawe cyatumye urira bigeze naho ngaho, kuko n'ikibazo cye kandi mbona wahangayitse cyane. Ni ukuri ntabwo binshimishije kubona nza kukureba nshaka kukubwira inkuru nziza, ko habura gatoya cyane ngo nkore ikirori cyo kurangiza amashuri yanjye ya kaminuza, ariko ngasanga umeze gutya. Reni yakomeje kuntitiriza cyane ambaza ikibazo gihari, ariko numva kugira ngo nikureho ibintu byose ari ukumubwiza ukuri, maze ubundi akambwira ibyo yashakaga kumbwira, ari nabyo bimuzanye akagenda, dore ko nari nkeneye no kwisubirira mu ishuri ngo amasomo atancika.
nuko Reni muhera mu kanya kashize ubwo na Mariyamu namubonaga arimo kurira igipangu n'ibyo namubwiye, kugeza muri ako kanya akaba ari hariya ku muryango w'ishuri ryabo arimo gusezera kuri Koleta wamubikiye ibikapu. Reni nawe biramubabaza cyane, ahita ambwira ko banza azi igihe cya nyacyo, kubera ko iyo Mariyamu ataha atarahagera yari kubura amahirwe ye. Reni namubajije icyo ashaka kuvuga, ambwira ko papa we Federico kuva yashaka umugore wa kabiri bakaza no gutura muri Trinity Hotel iherereye mu murwa mukuru wa Kent, yashyizeho umushinga wo kurihira abana amashuri babuze ubushobozi, bityo ndekera akanya gatoya cyane ahamagare papa we kuko asigaye yibanira nawe kubwo kuba mama we yaramutaye ngo ntabwo amukunda akamushakiraho umugore wa kabiri. Reni namubajije impamvu ibyo bintu atabimbwiye, nuko Reni ambwira ko buri gihe cyose yaje kunsura muha impamvu nyinshi cyane zidafatika, rimwe nkamubwira ko ngomba gushyira umutima ku masomo ubundi nkiga neza kugira ngo nzamuheshe ikuzo. Mpita mbyibuka koko ubundi numva ibyo nshaka kubimenya, mubaza ukuntu byagenze maze Reni arambwira ati sheri, kuko ubizi nawe koko tudakunda kubona umwanya wo kuganira kenshi cyane, urabizi ko hari ibintu byinshi cyane biba simbikubwire kubera ko umwanya ukunda kumpa ni mutoya. Ntanakubeshya urambabaza cyane ariko kuko ngukunda ntago nakubabaza nkubwira ko atari ko bimeze. Ikirenze n'ibyo ibyo umbwira byose nibyo, twese turi abantu bakuru cyane ku buryo ntabura kuvuga ko ibyo umbwira uba uri gukora aba ari ukuri. Ikindi kandi ukunda kumbwira ko byaba byiza urangije amashuri yawe ukabona guhanya umwanya w'urukundo nyarukundo, tukazabona kwisanzura mbese dukora byose. Rero umwanzuro wawe ndawubaha kandi ntago nakurirwa ngusuzugura na gatoya, kubera ko nzi ko uri umukobwa mwiza ufite ubwenge ndetse uzi n'icyo akeneye muri byose, bityo akaba ariyo mpamvu mbura uko nkubwira ibintu byose. Ubundi ubusanzwe nakubwiye ko mbana na mama gusa. Kera mama yakundanaga na mama wanjye papa yakundanaga na mama wanjye aza kumutera inda, ariko amutera inda mama azi ko ari we mukobwa papa wenyine akunda. Ariko ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo papa yakundanaga n'undi mukobwa wo muri Monera, biza kurangira amuciye inyuma y'uko nari naravutse. Mama aza kubimenya asaba papa ko yamwubakira inzu tuzabamo cyangwa se mama azabibwira uwo mukobwa. Papa bikora vuba vuba cyane, njye na mama twubakira inzu aba ariho twibera, ariko papa we akankunda cyane ku buryo nakuze nisanzura kwa papa, ndetse papa nta kintu na kimwe yampishaga, kuko n'igihe uwo mukobwa yakundaga yamuvuyeho agakunda murumuna we usigaye ubu ngubu ari n'umugore we bayoboranye muri Trinity Hotel. Byose papa yarabimbwiraga kuko nakundaga papa cyane, nzi ko azanampa amafaranga akangira umukire n'indangiza kwiga, akansaba kubihisha mama nanjye ndabimuhisha. Rero papa yaje gushaka uwo mugore witwa Dorothea wari murumuna w'uwo mukobwa wundi yakundanaga nawe mbere witwa Norita. Nuko bamaze kubana mama arabimenya, ambaza niba nari mbizi, mubwira ko nari mbizi. Mama arandakarira cyane, gusa ntago nakubeshya mama wanjye yarankundaga cyane, ariko kubwo kuba naramuciye inyuma byaramubabaje, kuko papa nawe yakundaga kuza mu rugo iwacu aje gusura mama wanjye. Nuko mama ambwira ko tugomba kwimuka tukava aho hantu tukajya ahandi. Mama mubwira ko nta handi hantu najya kuko bombi we na papa ndabakunda. Mama ambwira ko ubwo mpisemo papa nta kibazo, ubwo mbane nawe. Mubwira ko ambwira aho agiye, mubwira ko nzajya njya kumusura. Mama aransembera ambwira ko niba ntaje ngo tujyane rwose ntazigera na rimwe menya aho agiye. Mama mubwira ko niba adashaka ko nzajya njya kumureba nta kibazo agende, bityo njye kwibanira na papa ndetse na Dorothea, kuko Dorothea nkunda nawe cyane kandi akaba azicuza kuba yaranze kumbwira aho agiye. Kuva uwo munsi rero mama ntago ndongera kumubonaho. Nagiye no kuri radiyo mbabwira ko bantangira itangazo banshakira umubyeyi witwa Hyacinthe, ariko papa aza kubimenya mbere ahita akuraho iryo tangazo. Ariko mu by'ukuri kubura mama wanjye aho yagiye byarambabaje, gusa nanjye ntago nari kwirengeshwa papa wanjye, kandi andihira amashuri akanamfasha kuko yampuje n'umuganga w'umuhanga wanyigishije ibijyanye n'ikiganga. Akaba ariyo mpamvu nyine nkubwiye ko mama wanjye yagiye kubera ko papa yashakanye na Dorothea. Reni yamaze kumbwira gutyo muri njye numva ndababaye,
ariko ndabimuhisha kuko rwose icyemezo yari afashe cyo guta mama we agiye gukurikira amafaranga numva atari cyiza. Ikirenze n'ibyo numva papa ashobora kuba ari umuntu utari mwiza cyane kubera ko yari umugabo uca inyuma abagore. Ngaho mama wa Reni, ngaho uwo Dorothée yamusimbuje mukuru we Norita, rwose numva ntago mbyishimiye. Yazunguje umutwe ubundi Reni afata telefone ajya hirya avugana na papa wa Federico, agaruka ambwira ko ubu twajya ku biro bya directrice tukamubwira ko ariko uwo mwana Mariam akiga, ubundi Federico akazamwishyurira nk'abandi bana. Nuko Reni ambwira ko agiye kureba umuyobozi w'ikigo, naho njye ndebe Mariam mubwira asubire mu kigo yige. Nanjye mpita nsubira inyuma aho Mariam yari ari gusezera kuri Koleta, mubwira inkuru nziza. Mariam arishima cyane ako kanya animatrice ajya kumufungurira dorotwari ku itegeko rya directrice wari uhamagaye ari kumwe na Reni. Ubundi Mariam agaruka ku ishuri mu isuri ikeye, nanjye Reni aza kunsezeraho ansohora mu ishuri. Nubwo ntari nishimye ko aza kundeba, ariko uwo munsi nishimiye ko nahuye na Mariam, ndetse nishimira ko igihe kimwe nari ngiye gucikwa nkabwira Reni ko ntamukunda ariko nkihagararaho. Ubwo kuva uwo munsi njye na Mariam twabaye inshuti, ndetse tuza guhamagara mama we tumubwira ko ikibazo cyakemutse, bityo rwose ntazagira ikibazo. Ikiruhuko cyagera ngataha iwacu Monera, Mariam agataha iwabo Itesara, tukazagaruka hano ku ishuri tumeze neza nta kibazo. Ari nako urukundo rwanjye na Reni ntabura kuvuga ko rwari amafuti, rwari rugeze kure kuri Reni, kuko njye nubwo imyaka yari yaransize ariko nari mfite icyizere cyo kuba ababikira bazanyakira. Nuko Mariam akajya amufasha muri byose nshoboye Federico adashobora kumwishyurira, kugeza ubwo amashuri twayarangije. Ku munsi wo gukora ikizamini cya leta cya nyuma, Mariam yansanze mu cyumba aho nararaga muri dorotwari, aza ari kumwe na Koleta. Mariam mubaza impamvu afite isura imeze gutyo, mubaza niba afite ubwoba bw'ikizamini cya nyuma, kandi bya mbere yarambwiye ko yabitsinze. Mariam ahita avuga ati mu by'ukuri Rachel nta kindi kintu kinzanye hano uretse kugushimira. Ntago nshobora gukora iki kizamini ntarakubwira ijambo rimvuye ku mutima, ku buryo numva ntagikora ntuje, ndetse ikirenze n'ibyo ndumva narakererewe kuba naza nkakubwira ngo warakoze. Rachel, warakoze ku bwa byose wankoreye, warakoze ku bwitange wangaragarije mu gihe njye nari ndi kujya hasi, uranzamura unshyira hejuru cyane. Warakoze ku bikorwa byose wankoreye aho mama wanjye ndetse na papa wanjye batari bari, umbera umuvandimwe, inshuti ndetse n'umubyeyi icyarimwe. Mu by'ukuri ntago nabona ukuntu nagushimira uretse kugusabira umugisha ku Mana, kuko ntazi niba hari ikintu umuntu yakwitura kugira ngo bihwaniremo n'ibyo wankoreye. Gusa Imana yonyine ijya ikugenda imbere, kandi iteka ibyo wakoreye abandi, wowe cyangwa abana bawe cyangwa se abantu bo mu muryango wawe, bazabigirirwa n'abandi batazi kandi batari biteguye. Ni ukuri icyo nicyo cyari kinzanye kuvuga. Mariam yamaze kumbwira gutyo ndamuhobera cyane, ndetse na Koleta twiyungaho duhoberana uko turi batatu. Mariam amubwira ko ari kunsezera nkaho tutazongera kubonana. Mariam ambwira ko tugiye gutandukana ku buryo bitazaba byoroshye ko twabonana bitewe n'aho dutuye, ariko atazanyibagirwa na gatoya. Nuko dusezeranaho tujya mu kizamini cya leta cya nyuma, kikaba ari ikizamini cyari cyoroshye cyane kuko rwari ururimi rwo ku mugabane wo hakurya y'amazi, runakoreshwa cyane mu gihugu. Ubundi tuva mu kizamini Reni aza kuntora ntwara mu rugo. Ngera mu rugo mbabwira inkuru nziza ko ibizamini mbisoje neza, ndetse nkaba numva nabitsinze. Mu rugo barishima cyane, Reni ambwira ko ashaka kunkoreshereza ikirori, ndetse njye n'ababyeyi banjye akaba yatujyana mu murwa mukuru wa Kent aho papa wasigaye ari chairman wa Trinity Hotel. Nanjye mpita mboneraho akanya ko kuba nafata Reni nkamubwiza ukuri, mubwira ko inzira yanjye atari y'urukundo ahubwo ari ukwiha Imana, bityo uwo munsi azadusohokaniraho akazaba ariho nzamubwira ukuri. Iminsi yakomeje kwicuma, Reni aza kumbwira ko agiye kumara amezi 3 yose atari mu gihugu kubwo kuba yaragiye kwiga iyo pikiganga mu gusoza. Numvise ibyari byiza cyane, ubundi ambaza niba ikirori cyo kunyifuriza kurangiza amasomo twagikora mbere cyangwa nyuma. Reni mubwira ko byaba byiza tugikoze nyuma agarutse, nawe ari kurangiza neza amasomo ku buryo byabera rimwe.
nuko Rena bitwara uko nguko. Nyuma y'iminsi ine ndamuherekeza tumugeza ku kibuga cy'indege cya Kent International Airport, ubundi aragenda. Nsigara nishimye ko ngiye kubona amahoro mu mutima kubwo kuba nta muntu uri kuntesha umutwe muri iyo minsi. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma, ariko muri njye nkajya numva hari ikintu ndimo kubura, nkumva ndetse mbangamiwe cyane. Numva ntangiye kuzongwa no mu buryo ntazi, ariko nza kuvumbura ko muri njye ikintu ndimo kubura nta kindi ari urukundo. Nibaje niba ibyo ndi gutekereza ari byo cyangwa se niba atari byo, kuko nta na rimwe nigeze niyumvira ko nakunda umuhungu bigashoboka. Nuko mfata gahunda yo kujya najya kuri paruwasi yacu ya Monera kugira ngo njye gushaka umubikira mukuru waho nk'umuntu nabaza, nizeye buri gihe cyose ko yizeye ko no kumbera umujyanama. Ubwo nari ndi mu muryango wa Gisiyo Gatolika w'Abakarismatike, nkamubaza ibintu birimo kumbaho. Ubwo munsi warije, ariko nkumva umutima wanjye uraboshye cyane kubwo kuba ndi kumva muri njye mbangamiwe kubera urukundo, ndetse ndi no kumva hari icyo ndi kubura. Mu gitondo cya kare ndabyuka, mama na papa bambaza aho ngiye, mpitamo kubahisha kugira ngo mbanze njye gusobanuza umubikira witwa Mama Immaculée ansobanurira ibyo ndi kwiyumvamo, ubundi mfata umwanzuro. Nyuma ya byose navuye mu rugo ngenda njya kuri paruwasi. Kuhagera mbanza kumva misa ya mu gitondo, ubundi irangiye ngenda nzamuka ngana ku nzu y'ababikira aho babaga. Ngera ku biro bya Mama Immaculée wari ubahagarariye, ndakomanga, ampa karibu, ambwira ati Yezu akuzwe mwana w'Imana. Ndamusubiza nti ahimbazwe Mansera. Mama Immaculée ahita avuga ati iminsi myinshi ntakubona rwose, gusa urakoze kuza kunsura kuko nari ngukumbuye cyane. Ese uracyafite inzozi nk'iza kera cyangwa ni ikindi kikuzanye? Mama Immaculée nahise mubwira nti Mansera, rwose urabizi ko kwiha Imana ariyo ntego yanjye kuva natangira amashuri yisumbuye, ariko muri aka kanya nzanywe n'ibintu bibiri, harimo icyo ngicyo ndetse hakaba harimo no kungira inama unsobanurira ibijyanye n'ibyiyumviro ndi kugira muri iyi minsi. Mama Immaculée ahita avuga ati mwana wanjye, se ni ibihe byiyumviro ufite muri iyi minsi? Nahisemo kuvugisha ukuri, mbwira Mama Immaculée ko ndi kwiyumvamo ikintu kimeze nk'urukundo, ndetse nkaba ndi gukumbura umuntu wigeze kunkorera ibintu kuva kera mu buzima bwanjye. Mama Immaculée ambaza igihe uwo muntu mperutse kumuvugishiriza, mubwira ko amaze iminsi agiye hanze y'igihugu, bityo ntaherutse kuvugana nawe kuko nimero ye nari narayiborotse. Mama Immaculée ahita avuga ati mwana wanjye, ubu ngubu ndumva ukuntu merewe, ariko ndagira ngo nkubwire ko buriya umuhamagaro wo kwiha Imana utameze nk'ubuhungiro, kuko kuva kera hose washatse kwiha Imana kugira ngo uzakize iwanyu ndetse uhahungire ubukene, ariko wirengagiza ibyo umutima wawe ushaka. Bityo rero nta bintu byinshi nakubwira uretse gukora icyo umutima wawe ukubwira ko ari cyo cyiza, maze ubundi ukigendereho. Mama Immaculée nahise mubwira nti none se ubu nkora iki Mansera? Aransubiza ati genda uhamagara uwo muntu uri kumva ukumbuye, maze umuvugisha wumva uko uraba umerewe nyuma yo kuvugana. Ejo mu gitondo cya kare uzahita ugaruka umbwira umwanzuro wafashe, niba ari uwo kwiha Imana cyangwa se kwiyegurira uw'umutima wawe urimo kugukumbuza. Namaze kumva inama za Mama Immaculée, ubundi musezeraho. Ngenda nihuta cyane ngira ngo nkurikize inama ze yaramaze kumbwira, ariko mu by'ukuri si inama ze yaramaze kumbwira, ahubwo umutima niwo wari uri kuntegeka kugenda niruka ngo njye guhamagara Rene. Mu kugera ku muryango nkubitana n'umukobwa nawe washakaga kwinjira, nuko umukobwa ahita amfata ukuboko arankurura. Umutima wanjye numva urakutse nk'aho hari ikintu nari mpugiyeho kigatuma ntibitekerezo. Nuko umukobwa ndamubaza nti uranshakaho iki wa mukobwa we? Umukobwa aransubiza ati Yezu Kristo akuzwe. Ndamusubiza nti iteka ryose. Umukobwa ahita avuga ati mu by'ukuri nahoze mpagaze hano igihe kinini cyane, kuko nanjye nifuje kuva kera kuba najya mu kibikira, ariko njye byari bitandukanye n'inkuru yawe, kubera ko kujya mu kibikira nabitekerejeho nk'umuntu bikunda atari ubuhungiro. Rero impamvu nari nguhagaritse ngira ngo tuganire ntago ari ukukwinjirira mu buzima, ahubwo nuko hari ubutumwa nshaka kuguha, kuko nkimara kumva ibyo Mama Immaculée yakubwiye ndetse n'uburyo ushobora kuba wiruka nk'impara ishaka amazi afutse,
bigaragaza ko nta kindi ugiye gukora uretse kuvugisha umuntu ukumbuye n'umutima wawe wose. Mbere na mbere nkanakwifuriza kuzubaka urugo rwiza, kuko nubwo byatangiye utamukunda ariko umutima wawe uramuguhatiriza, kandi ndabizi urukundo rwanyu ruzaba ruryoshye, kubera ko ari we muntu wenyine uruburamo gusa kugira ngo rube urukundo nyakuri. Mu by'ukuri njye bamaze kunyemerera kuba umubikira, nkaba narinje kureba mama Immaculée kugira ngo mubaze igihe tuzagera mu myiteguro bita umwiherero wa nyuma mbere y'uko amasomo atangira, ariko ku mutima wanjye nkaba mbitseho igikomere kinini cyane, ntazi niba hari umuntu wakintura uretse Imana yonyine, ariko kuko umuhamagaro wanjye ari ukwiha Imana, kandi iteka nkaba narifuje ko nabona umuntu nzatura umutwaro wanjye kugira ngo azamfashe kuba nabona umuvandimwe wanjye. Aha akaba ariho umutima wanjye uturije unsaba guhaguruka kugira ngo ngutume mu bushobozi bwawe bwose uzigera ugira uzambera intumwa nziza, niyo utabiha igihe kinini cyane ariko byibura uzakoresha ubwo uzabona mu buzima bwawe bwose kugira ngo ntumikire. Umukobwa nahise mubwira nti mu by'ukuri ndabibona ko ushobora kuba ufite igikomere kinini cyane, nubwo ntazi ubutumwa ushaka kumpa ariko niteguye kugutega amatwi kugira ngo nkumve, nindangiza nzagutumikire kandi unyizere kuko nzakubera intumwa nziza imwe utuma ukizera ko izagutumikira. Ubutumwa bwawe kandi aho bisaba kuba uzabibanga nzabubika kugeza igihe nzabugereza kuri nyirabwo. Umukobwa ahita abata amazina yanjye nitwa Theodosia. Ubutumwa nshaka kuguha nta bundi uretse kunshakira mukuru wanjye witwa Lydia. Umukobwa namaze kumwizeza ko nzamutumikira, ambwira inkuru y'amateka y'ubuzima bwe bwiganjemo igikomere kidapfa gukira nk'uko yabimbwiraga, ampa n'ubutumwa bukomeye cyane bwo gushakisha mukuru we Lydia, nkamenya irengero rye n'ubuzima yagiyemo, nkamuzamuhuza nawe ariko ambwira ko nintamubona atazandenganya. Nuko amaze kubumbwira neza yinjira mu biro bya mama Immaculée, nanjye ngenda nihuta ngira ngo mva aho ngaho ngenda nsigasira, nshaka aho nagurira amayinite ngo mpamagare Reni, numve koko niba urukundo ndi kumukumbura ari rwo ruri gutuma numva ameze gutyo. Mu kugera hirya mpura n'umukobwa ucuruza amayinite arayampa ndamwishyura, mpita nyakoresha mpamagara Reni wari hanze, ubundi aranyitaba. Reni nkimara kumuhamagara numvise muri njye nifitemo umutuzo ukomeye cyane, biranarenga ahubwo ntangira kumva ntareka kumuvugisha, ahubwo ikibazo kiba amayinite. Reni ndangiza kumuvugisha numva ntuje bidasanzwe, igisubizo mpita nkiha ndetse mpita njya mu rugo, sinirirwa nanasubira gushaka mama Immaculée ngo mubwire byose. Ntangira kumva ibyishimo muri njyewe, ntangira kwibuka ubwo nasubiraga gusubukura amashuri yanjye, nkajya mbaza Imana niba ariyo nzira ya nyayo cyangwa ndi gucamo, ikandeka ngakora ibyo nzi ko ndi gukora ari amakosa kandi ifite imbaraga zo kubimbuza. Ariko mbona ko impamvu yandetse atari uko yashakaga ko mbabaza Reni, ahubwo nuko yashakaga ko Reni nzamukundira igihe cya nyacyo. Nuko Reni igihe cyo kuva iyo pe kiragera aragaruka, aza anyishimiye cyane kuko muri icyo gihe nari namweretse itandukaniro rya mbere n'ubwo ngubwo, kugeza ubwo yaje gufata ababyeyi banjye nanjye akatujyana muri hoteli ya papa we Trinity Hotel, akadukorera ikirori cyiza akishimana na papa ndetse n'umugore we Dorothea. Akaba ari nabwo nicaye maze nkamubwira byose kuva kera akimbwira ko ankunda, kugeza ubwo nafatiye umwanzuro kwa mama Immaculée. Reni amaze kubyumva aranshimira, ambwira ko nawe yarategereje igihe nzaba ndi kumwe nawe. Nuko ntangira gutekereza gushaka umwana w'inshuti yanjye twiganye ngo menye amakuru yanjye, nanamubwira ko ikibikira ntakigiyemo, kuko kuva twamenyana nakundaga kumubwira Reni n'uburyo ntamukunda, kugeza ubwo namubwira ko nzajya mu kibikira, ariko nkoresha uko nshoboye kose iyi ntara ndayimara ntaramubona. Aribwo Reni yangiriye inama yo kuba naza ahangaha mu cyaro cya Tesara, yibwira ko ariho tumusanga. Tuza tubaririza inzira yose tubaza kwa Mariyamu ufite mama we witwa Sophia, ngo baturangire ko Mariyamu ari we usigaye uyoboye abahinzi b'inahangaha, batwereka n'aho atuye. Turinda tuhagera tubona muri kumanuka mugana inaha mu rugo, mbasha kuvamo kuko Mariyamu nahise mumenya. Aribwo mwatwakiriye mukaduha ikaze, tugasanga muri kumwe na chairman w'aba Lewis Company, tukabasha kuganira ariko ntababeshye ndishimye cyane. Kandi ikindi ngaba nta kindi nzanye kuko mu kirori cyacu twahise dutangiraho n'itariki y'ubukwe bwacu,
tukaba twari tukuzaniye ubutumire Mariyamu, ariko mwese tukaba tubatumiriye icyarimwe uko tuhabasanze. Rachel yamaze kutubwira iyo nkuru ye yatumye menya ibintu byinshi cyane, mpereye ku buzima mama wa Mariyamu Sofiya yanyuzemo kuva yava i Masofa, kuko abitubwira yatubwiye ko ngo hari uko byaje kugenda akaryamana n'umugabo bakabyarana Mariyamu, akongera akaryamana n'undi bakabyarana Fereyiro, ariko akabica ku ruhande cyane, bigaragara ko hari ikintu yashakaga kuduhisha, harimo nko kuba yari abizi ko Kosimosi ari inshuti y'umuryango wa ba Lewisi, bityo adashaka kuvuga ijambo Kosimosi. Nta kindi kintu numvise gisa n'icyimbabaje, nkuko ku ruhande rumwe cyari kimeze nk'igishimishije, ko burya Mariyamu na Fereyiro ari bo bana Kosimosi yabwiye Ezeki ko ari bo bavandimwe bagomba gushaka. Mu kureba Ezeki aho yari yicaye nabonye ahiniye umutwe mu maguru, bigaragara ko inkuru y'incamugongo ndetse inashimishije icyarimwe yari yamaze kumugeraho, ko Mariyamu adashobora gukundana nawe, bityo akaba ari mushiki we na Fereyiro akaba ari murumuna we. Nuko mbura uko mbigenza, mbona naho ndahera mbibwira Mariyamu, kuko Ezeki we yari yabyumvise. Mpitamo kureka Ezeki akifunga nk'umugabo, ubundi nkaza kubaganiriza nyuma Rachel ndetse na Reni bamaze kugenda. Ako kanya Mariyamu na Rachel bakomeza kuganira, Mariyamu avuga ati wawu, ni ukuri ndumva nishimye cyane kuba nongeye kukubona wowe Rachel, kuko nari ngukumbuye kandi ikintu kinshimishije ni uko mu gihe cyose twamaranye ntari narigeze mbona kuri Reni, kuko ntabwo yakundaga kuza ngo umunyereke, ariko mbikuye ku mutima nk'uko Rachel nahoraga mbimubwira. Mwarakoze cyane kuko nimwe ntandaro yanjye yo kuba narangiza amashuri yanjye. Ikindi kandi na mama nuko ntawe uhari, ahubwo ababashimiye mukabona ko mwadukoreye igikorwa cy'indashyikirwa. Rachel ese batisha ni ukuri ni byiza cyane kuba nkubonye, reka nizere ko rwose ubukwe bwacu muzabutaha, kandi namwe baciye amani turabatumiye muzahagere bizadushimisha. Reni ese bati mu by'ukuri nanjye nubwo nari nacecetse niyumviriye inkuru y'umukunzi wanjye Rachel, kuko nanjye nkunda kuyumva arimo kuyivuga, kuko nanjye yayimbwiye uko imeze. Gusa nanjye mbashije kubashimira kuko mwamuteze amatwi mu mwanya mwari mufite. Ikindi kandi nishimiye uburyo mwatwakiriye, nanjye biranshimishije cyane kubona umukobwa papa wanjye yahaye amaboko akabasha kurangiza amashuri ye. Mariyamu ahita amusubiza ati ninjye wabyumva uko bimera kuba mwaramfashije. Gusa ikindi nanjye ndi mu bintu byo kwapurayinga kaminuza kugira ngo nkomeze amashuri, ubundi nzige nanjye nkora ibintu nkunda nkazabyiga muri kaminuza. Reni yese bati ni ukuri ndabashimiye cyane, ariko kubera ko amasaha ari kutujyana kandi tukaba twakoresheje umunsi tuzi ko turi kubashaka tutarababona, ubu burije, bityo reka dutahe kugira ngo tugere mu rugo hakiri kare, ku buryo ubutaha tuzaza tuza aho tuje tubasurira icyarimwe. Noneho ndamusubiza nti ni ukuri murakoze cyane nubwo natwe turi mu nzira dutaha, ariko ndabashimiye cyane kandi tubahaye ikaze hano kwa Mariyamu murisanga, kandi ibyo mwamukoreye muzabyiturwa igihe kimwe. Nta kindi cyabaye, Reni na Rachel bahagurutse bashaka kudusezeraho. Mpita ntanga igitekerezo cy'ukuntu twabaherekeza tukabageza hanze aho barajya kwinjirira mu modoka yabo. Mariyamu mu byishimo byinshi cyane ubundi asohokana na Rachel, nanjye nsohoka ndi kuganira na Reni wari umusore ubona atuje kandi afite ubwenge. Nuko Reni ambwira ko yishimiye guhura nanjye kuko anziho byinshi cyane. Ndamushimira kuko imodoka yari mu gipangu bahita binjiramo. Mariyamu arafungura barasohoka, arongera arafunga, afungura agapangu gato y'ubundi abasezeraho, kugeza ubwo barenze tukagaruka mu gipangu neza. Kureba mbona ninjye na Mariyamu gusa, nibaza Ezeki we niba ataherekeje ku bashyitsi. Mu gusubira mu nzu nsanga Ezeki acyunamye mu maguru, kwa kundi nta kunyeganyega. Bigaragara ko ibintu yumvise atari ibintu byamusabye gufata nk'ibisanzwe, kuko ku ruhande rumwe Ezeki yari yaguye mu nyanja y'urukundo na mushiki we, ariko nanone mushiki we na murumuna we akaba ari abantu yari afite misiyo yo gushakisha, kubera ko papa we Kosimosi mbere yo gupfa ngo nicyo kintu yari yamusabye. Ubwo nageze muri salo nkora kuri Ezeki ashigukira hejuru arikanga, binagaragara ko yari ari kure cyane mu bitekerezo.
mpita mbona ko na nyuma y'inkuru Rachel avuga amateka Mariyamu yari yaramubwiye kuri mama we na papa we Cosimosi, Ezeki nta kindi kintu yigeze yumva. Ezeki ntangira kumubwira nti Ezeki muvandimwe, muri aka kanya ntago nzi ikintu nakubwira ku bijyanye n'ibyo twese tumaze kwiyumvira, ku buryo nifuje ko yaba tutari twazanye inaha ngaha uje kumureba kubera inyanja y'urukundo wari waguyemo, utazi ko urimo kugwa mu rukundo n'umuvandimwe wawe. Ni ukuri ntago nzi ikintu navuga, ariko nanone nubwo byakubabaje ariko ni ibintu byagushimishije. Bimwe bavuga ngo uri hagati nk'ururimi, kubera ko ibyishimo n'umubabaro wabuze icyaganza ikindi. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kukubwira, kubera ko ibyishimo wateganyaga mu rukundo, urukundo rwawe ruje vuba aha ngaha, ariko kuba ufite abavandimwe bawe byo bikaba ari ibintu byaje kera kandi wamenye kera cyane. Bityo ibyishimo byo kubona abavandimwe bawe bigomba kuganza urukundo ruto rutari rwari rwanakura. Wabonye ubu vuba rukakuganzamo, rukakuzamo gitunguru. Rero muvandimwe, ndakwinginze funga umutima, ahubwo dushake uko twakwikura muri iki kibazo. Ako kanya nkimara kuvuga gutyo, Mariyamu yahise yinjira, ndetse mbibona neza ko ibyo navugaga yabyumvise. Ahita ambaza uwo musore umubabaro n'ibyishimo afite byamugoteye hagati ibyo ari byo, bigaragara ko atamenye ko ari we turimo kuvuga. Mariyamu mbura ikintu mubwira, ubundi Ezeki yitsa umutima, asaba Mariyamu ko yakwicara akamubwira ibintu byose uko bimeze, kuko igihe cye cyose yari agiye kukimara ari gushakisha Mariyamu na Fereyiro. Nuko Mariyamu amaze kwicara, Ezeki atangira avuga ati mu by'ukuri ntabeshye, nanjye ntago nzi uko merewe muri aka kanya, ariko ibyo ngiye kubabwira ni amateka nanjye papa wanjye yambwiye, haba ku muryango wacu ndetse n'ubuzima bwe yanyuzemo kugeza ku rupfu rwe, akaba ari ibintu twese uko turi batatu hano biduhurije hamwe. Mariyamu ahita avuga ati yo, ni ukwihangana ni ukuri muvandimwe, kumva ko papa wawe yitabye Imana birambabaje cyane, gusa komeza utubwire tuguteze amatwi kandi wumve ko ari ukubwira abantu bari iruhande rwawe, kuko ntago turakumvira ubusa. Mariyamu yamaze kubwira Ezeki gutyo numva ndababaye cyane. Ukuntu ku iherezo ry'ibyo Ezeki agiye kutubwira ryari itangiriro ry'amarira ya Mariyamu, kumva ko umubyeyi yakundaga cyane ari we papa we yapfuye mu minsi mike, ikirenze n'ibyo ngibyo agapfa batabonanye ngo bamenyane. Nuko Ezeki atangira n'amarira menshi cyane arimo kumutemba ku maso, kugeza ubwo yarebye Mariyamu mu maso, akaba aribwo atangira kuvuga ati mu by'ukuri muri aka kanya ntago nzi ukuntu merewe, kuko ntago ndi kwiyumva, meze nk'utibuka igikombe nanywereyemo, ndasa n'uwarose inzozi ntazibagirwa, nkisanga ahantu ndi njyenyine, ngatangirwa n'amarira y'urukundo rwa kera. Ubundi njye namenye ubwenge mbana na papa wanjye gusa. Ngitangira kumenya ubwenge, papa wanjye anjyana mu ishuri, ariko papa ngakunda kumutitiriza cyane, mubaza ahantu mama wanjye aba, ambwira ko mama wanjye tutabana kubera ko batabana nk'umugore n'umugabo, kandi akaba ari amahitamo ya mama wanjye. Nuko papa mubaza impamvu ari mama wahisemo ko tutabana, ambwira ko nkiri umwana muto ariko nzabimenya maze gukura. Papa nkajya amuhozaho inkeke, akambwira ko ibyo atari ngombwa, ahubwo ikiri ngombwa ari ukwiga kubaho nk'umuntu ukomeye, haba ku mubiri ndetse no ku mutima. Mubaza uko umuntu yabaho nk'umuntu ukomeye ku mubiri ndetse no ku mutima, ahita atangira kunyerekera imirwanire yari azi, akambwira ko ariyo bakoresha barwanya abagabo bigize akaraha kajyayo. Papa amaze kunyerekera iyo mirwanire musaba ko rwose yayinyigisha, nanjye abagabo bigize akaraha kajyaho nkajya mbahondagura bakumirwa. Nuko aranyicaza maze arambwira ati mwana wanjye Ezeki, ubundi kuba umugabo wa nyawe ni ukumenya kwitabara igihe uri mu kibazo. Ikindi kandi ibibazo byose uzahura nabyo ntabwo ari igihe uzaba watewe n'abagabo bashaka kugukubita ngo bakubitishe imigeri n'ingumi maze kukwereka, ahubwo ni igihe buri kibazo cyose uzahura nacyo, haba abagabo bashaka kurwana cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima, uzahita ukoresha ubwonko bwawe ukamenya uko urabikemura. Bivuze ko ushobora kuba unazi n'imirwanire irenze cyane, ariko kubera kutamenya uko wakwivana mu kibazo ugasanga baragukubise, barakunogeje cyane. Bityo mbere na mbere ndagira ngo nkwigishe nkubwira ko intambara ya mbere ibera mu mutwe.
Papa nahise mubaza nti none se papa, intambara ibebera mu mutwe gute kandi umutwe ari akantu gatoya cyane katangana n'ukuntu umubiri ungana? Papa ahita avuga ati mwana wanjye Zeki, buriya umutwe ntukawukinishe, ntago ari akantu gatoya cyane, ahubwo umutwe ni ikintu kinini cyane kuko niho harimo ubwonko, kandi umuntu udafite ubwonko ntago ari umuntu, kubera ubwonko nibwo bucunga bukanabwira buri gice cyose cy'umubiri ikintu cyo gukora, uhereye ku maso, amatwi, amazuru, amaguru, amaboko n'ibindi. Bivuze ko buri kintu cyose ushatse gukoresha ku mubiri wawe, ubwonko aribwo bubanza kubitekereza mbere. Binavuze ko ubwonko burusha umuntu ubwenge, ariko kubera ko ubwonko buri mu muntu, reka nere kubivuga gutyo, ahubwo ubwonko nibwo muntu. Mbese umuntu ntago ari umubiri n'amagufa n'inyama zimugize n'amaraso, ahubwo umuntu ni imitekerereze. Bivuze ko ubwonko bwawe aribwo buzajya bukubwira icyo gukora, mbese haba gukoresha igice cy'umubiri no gukora ibindi bintu biri hanze. Reka nguhe nk'urugero, nk'ubu ngubu uramutse uhuye n'abana mungana 20, bakagutegeka ko abo bana bose ugomba kubakubita kugira ngo ubashe gutambuka, kandi nugira n'umwe udakubita kutarabutambuka, aho ngaho wabigenza ute? Papa nahise mubwira ntumva papa nawera, nyine nahera ku wa mbere nkabakubita kugeza ku wa nyuma, ahubwo ikibazo cyaba ni uko bashobora kumporeraho icyarimwe. Bivuze ko byansaba ko uwo nkubise najya mukubita nihuta cyane kugira ngo nkurikizeho wundi, ariko nanone bishobora kungora kuko uwo nakubise ashobora kugaruka. Uzi papa, bivuze ko najya nkubita umuntu ariko nkamukubita ku buryo atarabyuka ariko simwice, noneho yagera hasi ngakurikizaho wundi. Ariko se nanone ko bashobora kumpuriraho bose icyarimwe nkabura uko nkubita n'umwe, ahubwo nashaka uburyo mbajya kure ku buryo bose batarampuriraho icyarimwe, cyangwa se bashaka kumpuriraho icyarimwe nkabyanga, ahubwo nkajya nkoresha amacenga nkabagenda hejuru cyangwa se nkabajya inyuma, ahubwo bakagongana. Ariko nanone ibyo byaba biruhije. Ariko se buriya ko bose bataba bazi kwirukanka cyane, sinabirukansa cyane bamwe bakananirwa nkajya mbakubita mbasanze aho bari? Ariko se nanone we, ako kanya nkirimo gupanga urugamba ndi kubirebera mu bwonko bwanjye ukuntu nshobora gukubita abo bana bose, papa yahise anca mu ijambo, ambwira ko aho nahereye ndi gupanga uburyo nakubita abo bana, nkajya numva atari byo ngahitamo ubundi buryo nabwo nkumva atari byo, kugeza ubwo nshobora gufatira umwanzuro w'uburyo nabakubita nkabona gutambuka, bwose ari ubwonko bubipanga. Bityo ubwonko akaba ariyo ntwaro yonyine mfite mu gupanga urwo rugamba, kandi akaba ariyo ntwaro yonyine nzitwaza igihe nzaba ngiye kurwana. Papa wanjye mubwira ko ubwonko utapfa kubukoresha kandi utazi imirwanire y'uburyo urarwana intambara ubwonko bwakubwiye kurwana. Nuko papa wanjye ambwira ko mbere ya byose ngomba kumenya, ndetse akankura no mu matsiko y'ibibazo mpora ndi kwibaza kugira ngo ntazabyibazaho cyane, ugasanga imirwanire no gukoresha ubwonko biri kunganza, nkabura uko mbihakanye ndi gutekereza ku bintu ahora arimo kunkinga. Nuko aratangira arambwira ati mwana wanjye Ezeki, nanjye amateka ngiye kukubwira nayamenye ubwo nari nkirangiza kwiga amashuri yanjye yisumbuye, maze ubundi nagera mu rugo nkumva ngo umuhungu w'inshuti yanjye twiganaga witwaga Tolomeo Lewis yaburiwe irengero. Nuko mfata igihe cyo kumushakisha kugeza igihe yabonekeye, tukajya mu muhango wo gushyingura papa we wari umaze iminsi apfuye. Maze ubundi aho muri kampani ya ba Lewis, Tolomeo inshuti yanjye yari yagiye kuyobora, nkahahurira n'umugabo. Uwo mugabo nkimuciryera nabonye atari ubwa mbere mubonye, nawe akimbona ambwira ko atari ubwa mbere ambonye, ndetse abivuga ariko bihamya kuko yaranze. Umugabo mubaza aho hanze ambwira ko papa wanjye yitwa Nathan Sultanis, naho mama wanjye akaba yitwa Maria Lewis. Umugabo mubaza ukuntu abimenye, ambwira ko abizi cyane kuko papa wanjye Nathan Sultanis ari umuvandimwe we bavukana mu nda, naho mama wanjye Maria Lewis akaba ari mushiki wa Robert Lewis. Bivuze ko papa wa Robert Lewis yari yarashyingiye sogokuru wanjye umukobwa we n'umuhungu we Nathan. Mbese umusultani yari yarashakanye n'umulewis, naho uwo mugabo we uri kubimbwira akaba yitwa Santos Sultanis.